ese isabato nk'umunsi wayihuza ute n'isabato y'umwuka twebwe abizera twaruhutse kandi turuhuka buri munsi? Icya gatatu, waravuze ngo isabato umunsi wa karindwi yahozeho mbere y'uko Mose abaho. Ese ko wavuze ngo amategeko yahozeho mbere ya Mose, Bibiliya ivuga iki kuri Aburahamu? Yemewe n'Imana binyuze muri ayo mategeko cyangwa yemewe kuko yizeye? Icya kane, ese nimba mwemerwa kuko muruhuka isabato, kuki Abayahudi batemewe? Ese nimwe muyuzuza neza kubarusha? Ese hagati y'umunsi w'isabato n'umwuka wera niki kibabereye ikimenyetso hagati yanyu n'Imana? Ni isabato cyangwa ni umwuka? Kuko ntibishoboka ko byaba byombi. Ese umwuka wera yaje kutubashisha kuzuza amategeko cyangwa yaje kuduha gusa n'Imana? Ese bibaye ko gusa n'Imana ari ukuzuza amategeko, bisobanuye ko Yesu yavuye mu ijuru asa nayo kuko yayujuje, cyangwa nuko umwuka ariyo kamere y'Imana wari uri muri we? Ese muri ababwiriza butumwa bw'inyuguti cyangwa muri ab'umwuka, cyangwa byose? Ese ko amategeko ari umushorera ugeza abantu kuri Kristo, nimba koko mwaramugezeho, kuki kandi mukiyigisha abamugezeho? Subiza yego cyangwa hoya. Abataruka ku munsi wa karindwi nta juru bazabona nubwo baba bavuga ngo bizeye Kristo. Ese Abayahudi bamaganye Yesu bagikora iby'amategeko asaba bazajya mu ijuru? Nimba ugihagarara mu bantu ukavuga ibindi bintu bitari Kristo Yesu, gupfa no kuzuka kwe, urimo uraroga, kandi nawe si wowe, ni umwuka wa Satani ugukoresha. Umwuka wera ntabwo yaje kwamamaza isabato y'umunsi, ahubwo yaje kwamamaza Kristo ari we sabato yaguteguriwe mbere y'uko isabato nk'umunsi baho. Muvandimwe Kennedy, namwe bandi mu byumva mutya, ntabwo nemera yuko dukizwa n'amategeko, nta nubwo nkomeza amategeko kugira ngo nkizwe. Ntabwo nigeze mpagarara aha hantu ngo mvuge ko isabato ikiza abantu. Icyakora nemera Bibiliya ihamya Aburahamu ko yizeye Imana bigamuhanizwa no gukiranuka. Tumuzi nka sekuruza w'abizera. Twabonye ko agakiza kadaturuka mu mategeko, gaturuka mu kwizera Yesu Kristo umwana w'Imana. Aburahamu yakomeje amategeko gute? Kandi uvuze ngo ntabwo kwizera Yesu Kristo bivanaho gukomeza amategeko. Bigaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Wa mugore kuki atatewe amabuye? Ese buriya Yesu twamurega yuko itegeko rya Mose, hari abatisita b'umunsi wa karindwi, hari n'abapantekote b'umunsi wa karindwi. Pastor araza kubidufasha mu cyigisho kikurikiraho. Niwe wazanye concept y'isabato y'umwuka. Iyo concept yitwa isabato y'umwuka ntabwo ndahura nayo muri Bibiliya. Ndabona duhemukira Eric. Nukumushyiraho pressure nukumuhemukira ko we ni victim. The victim circumstances ni ibintu yisanzemo. Kuko niba umuntu avuze ati twebwe isabato itwibutsa ibyiremwa, icyo gihe uwo muntu wubahiriza isabato ariko imwibutsa ibyiremwa aba baye antikristo. Bivuze ngo nta details dufite z'imyaka 1500, ahubwo Bibiliya summarized mu gitabo cy'Itangiriro, ariko ibigaragara nuko amategeko yarahari na mbere. Ubundi aricyo twita natural law, akabondo icyo twita positive law. Amategeko atanzwe aba ari positive, atanzwe na parliament cyangwa na Imana yatanze. Natural law ni itegeko ryabaga mu bantu, ari naryo Imana izahera ihana abanyabyaha cyangwa abapagani batigeze bahabwa amategeko. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tugusuhuze nshuti muvandimwe wabana natwe buri munsi kuri iki biganiro bitambuka kuri Iron TV. Imana igumurisha cyane kuko ufata umwanya wawe ukumva ubutumwa bwiza barimo kwitambukaho. Hanyuma ikindi kandi turakwifuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'Imana mu buzima bwawe mu byo ukora byose. Imana ikwiteho kandi Imana ikurwanirire, ndetse ishingiye ku butumwa bwiza wumvira kuri channel. Uyu munsi rero turishimye cyane ko Imana igiye kutwemerera kuboneka imbere ya kamera, kandi turagusaba kugira ngo bane natwe iki kiganiro tugitangize gusozanya natwe. Ikindi tugusabye nuko waza kudufasha gushare iki kiganiro ku nshuti zawe, abavandimwe, kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ukuri kw'agakiza twahawe cyangwa se ukuri kw'ijambo ry'Imana. Urabukoze cyane kugira ngo dukomeze gufatanya kwamaza ubwami bw'Imana. Ngira ngo uri kubona rero abagabo bari imbere yawe, harimo Pastor Musisi, harimo umusore mwiza Eric w'inzobe cyane. Hanyuma rero reka tubakire kugira ngo bagusuhuze, niturangiza twaje mu kiganiro
katwakire pasiteri kugira ngo abanze basuhuze, nyuma Eric arakurikiraho. Karibu pasiteri. mbere na mbere ndasuhuza mwebwe Iron TV management team, ubu murimo mukora dufatanyije hamwe kwamamaza inkuru nziza Yesu Kristo Mukiza, ndetse n'ibiganiro binyuranye bigenda mutambutsa bigamije gushyira ahagaragara ibibazo dufite, inyoko umuntu ifite, cyane cyane ku bijyanye n'imyizerere. Ndabashimiye cyane rero ku bw'ibyo gikorwa cyanyu cy'ubwitange. Nkaboneraho n'umwanya rero wo gushima ndetse no gusuhuza abandi bose viewers mwese na subscribers. Ubu muri ukomeye mukora kudushyigikira, kwita ku byo tuvuga, kuko hari n'abandi bantu bantibindeba ushobora gusanga muramutse mutariho isi ntacyo yabitumariye. Ariko mwebwe Imana bamushanda ndabashuhuje rero mwebwe mwese abavuga ikinyarwanda bari mu Rwanda, bari mu karere kacu kanini k'ibiyaga bigari, umugabane wacu mwiza wa Afurika, abari mu migabane igize umubumbe wacu w'isi yose, n'abari mu birwa ibya hafi n'ibya kure bikikijwe n'amazi magari. Ndabashuhuje mwese, nkababoneyeho umwanya wo gusuhuza n'abavandimwe duhuriye mu karere dutuyemo, tukaba dufite indimi zifitanye amasanira cyangwa amasano nk'abarundi. Turabakunda abarundi bene wacu, turakunda abanyamurenge n'andi moko aturanye nabo basangiye kumva ururimi rw'ikinyamurenge. Hanyuma tugasuhuza n'abo bene wacu baba hakurya iyi ngiyi muri Kongo ya Kivu y'Amajyaruguru, abafumbira, abahororo, ndetse n'abavandimwe mwese mu gihugu cya Uganda. Turabakunda, dukunda abahangaza muri Tanzania. Mwese rero nkaba baragije umwami Imana ibagirire neza, murakoze. Reka twakire Eric nawe dusuhuze. Nanjye nishimiye kongera kugaruka kuri no mikoro ya Iron TV. Nshimira Imana ko yaduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere guhura. Twabisabye Imana yabisohoje, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mbanje gusuhuza Pasiteri Musisi, tugiye gufatanya ikiganiro. Amen. No gusuhuza umuvandimwe Jaric udufasha kugira ngo tutambutse bino biganiro, no kumusabira umugisha wo gukora umurimo ukomeye. Imana imumugisha. Suhuje namwe muduteze amatwi, uko Pasiteri abivuze, muraba agaciro gakomeye cyane, kandi umugambi wacu no kugira ngo Kristo yererezwe. Icyo nkomeza gusaba no kugira ngo dusabe umwuka w'Imana asobanure ibyo twebwe tutabasha gusobanura, kuko niwe ubasha kumvikanisha iby'Imana. Ikindi kandi turazirikana bikomeye cyane yuko dukwiye kwirinda ubufana. Bamwe baraza bahengamiye ku ruhande runuru. Reka dufane Yesu, reka Yesu Kristo abe ari we wererezwa mu biganiro tugira. Bivugiye ko hari abadiventiste bishimira yuko umudiventiste yavuze, hari abandi nabo bishimira ko hari icyo babajije umudiventiste yenda akananirwa kugisubiza. Ibyo byose rero ni umwuka utari mwiza. Dukwiye gusaba Yesu kugira ngo abe ari we uba muri twebwe kandi aduhishurire ijambo ryayo, kuko uwo ni wo mugambi. Imana idufashe rero mu kiganiro tugiye kugira muri aka kanya kugira ngo kirusheho kuba cyiza kandi cyungura abaduteze amatwi. Murakoze. Pasiteri wadufasha gusenga kugira ngo Imana iyobore iki kiganiro. Murakoze. Reka twicishe bugufi maso y'Imana nyir'ubwenge, nyir'ubumenyi kandi nyir'urukundo, itugirire neza. Uhoraho Mana yacu, Mana dukorera ku manywa na nijoro, dukurikije icyitegererezo cy'abatubanjirije mu kwizera, turagushimye. Tugushimiye ko iminsi tumaze tutabona abaturinze, nta n'umwe muri twakumbagijwe n'ibyago byo muri iyi si, bityo tukaba dufite umunezero. Turanezerewe kandi no kuba badukurikira nabo twirigiye yuko wabarinze bakaba bariho kugeza uyu munsi. Kuba rero bageze uyu munsi bahumeka n'ibyiciro cyinshi, kuko iyo umuntu agihumeka afite ubutware bukomeye bwo kwiyunga n'Imana muri Kristo Yesu. Aha rero turagushimiye Mwami, twingingiye kugira ngo ubwo tugiye gusangira rero kuba tuganira amagambo akomeye ajyanye n'ubutumwa bwiza twaherewe ubuntu, tubikore kandi tubisoze neza
mu rukundo no mu bwibambarike no kwitonda byaranze umwami wacu. Nuko rero tugire neza kugira ngo dufashe muri byose, tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amen. Ya rero tubahaye ikaze Pastor Musisi na Eric, Imana ibahe cyane kubwo kwitabira ubutumire bwacu kugira ngo dukomeze kungurana mu ijambo ry'Imana. Ubushize rero ngira ngo tumaze gukora ibiganiro bigeze kuri 3. Ikiganiro cya mbere twatangiriyeho twari ku buntu n'amategeko, tujya tugikurikizaho, kandi nyuma yaho dukora icya 3, ubuntu n'isabato cyangwa amategeko n'isabato. Yes, amategeko n'isabato. Turabwira abadukurikiye ko aka kanya tugiye kubanza dusubize bimwe mu bibazo kuri kiriya kiganiro cy'ubushize abantu bamwe babajije, hanyuma tubone gukomereza kuri ya sabato mwari mugezeho. Ubushize mwashoje byari bigezeho biryoshye cyane, abantu bavuga ati kuki kirangiye. Hari abantu bagiye batwandikira bati kuki mwise musohoreza hagako yo mukomeza. Hari n'abandi bagiye batwandikira ati kuki paseri avuga ngo bazagaruke basubiremo iyo bagikomeza bakabirangiza. Hanyuma rero ibyo byose ugasanga abantu bafite amatsiko yo gukomeza kubumva. Rero kubw'iyo mpamvu twatekereje kubanza gusubiza ibibazo abantu babaje, nubwo ari byinshi cyane. Turashaka gusubiza noneho duhereye kuri mwene data umwe wanditse, niba ngombwa turasoma n'abandi hanyuma twumve icyo babivugaho. Uyu rero wanditse yitwa Kennedy, ari Nairobi, akaba yaravuze ati ndi inshuti ya Iron TV. Arasuhuza, amaze gusuhuza aravuga ngo jyewe ndi kure, iyo nza kuba ndaho byari kuba byiza kuri bene data wa Adventiste. Ndakwinginze uzambarize umudivantiste ibi bibazo, kuko n'ubundi bikubiye mu kiganiro mwakoze. Ndamubaza n'ubundi ibyo nabajije bagenzi be ntibabasha kunsubiza. Icya mbere, ese hagati y'isabato y'Imana imaze kurema n'isabato yahawe abana ba Yakobo ni iyihe mwibuka muri izo zombi? Ubwo ugiye kwansubiza ikibazo. Muvandimwe yarakoze cyane. Isabato turi kuvugaho muri aka kanya ni imwe mu mategeko 10 yanditswe ku bisate 2 by'amabuye nk'uko aboneka mu kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza wa 17. Iyo sabato, iryo tegeko riratubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ariko wa 7 niwo sabato w'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko Uwiteka yaremye ibiriho byose mu minsi 6 akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye umugisha uwo munsi wa 7 akaweza. Dusobanukirwa Imana ishyiraho isabato mu itangira igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza uwa 3. Iyo sabato rero ni sabato yabayeho icyaha kitarabaho, ni sabato yahawe umuntu, ntabwo ari sabato yahawe Abisirayeli cyangwa se abana ba Yakobo nk'uko umuvandimwe wabajije icyo kibazo yabisobanuye. Hari rero andi masabato yahawe abana ba Yakobo, ni abasabato agera kuri 7. Nakwishimira yuko tutari bukivugaho none, ahubwo turi buvuge mu kiganiro gikurikiraho ibijyanye n'isabato. Turaza gutandukanya isabato yahawe umuntu akiremwa n'amasabato yahawe abana ba Yakobo, nk'uko Pawulo aza kubidutandukaniriza mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo ugera ku 14 kugeza wa 16. Murakoze. Tukiraho ndaza nanjye kubwira Pastor Musisi kugira ngo akurikire, kuko iki ni ikiganiro mwakoranye mwese muri kumwe, kugira ngo nawe niba ari icyo akunganire, kuko mwese kirabareba. Ariko urumva uyu nguyu yashatse kugaragaza isabato 2. Hari isabato y'ikiruhuko cy'Imana mu kurema, hakaba ngo n'isabato yahawe bene Yakobo. Hanyuma wowe uburyo dusobanushaza kutwereka ko iyo sabato yo mu kiruhuko ari nayo sabato yahawe Abisiraheli. Mvuze yuko hari sabato yahawe umuntu akiremwa, ari nayo sabato iri mu mategeko 10.
abisirayeli babwiwe ngo wibuke. Umuntu yibuka icyahozeho, ntabwo yibuka ikintu gishyashya. Hari n'amasabato agera kuri 7 turi buze kugarukaho yahawe abana ba Yakobo bazajya bibuka, amasabato ya buri mwaka ndetse n'amayubire y'imyaka 7 n'imyaka 50. Narivuze neka tuze kubitandukanya muri icyo gihe, ariko isabato mu ijambo rimwe yahawe umuntu iyo turi kuvuga aka kanya. Izaba Yakobo nazo turaza kureba n'umugambi zari zifite. Se umuntu yahawe ushaka kuvuga nuwe ni Adamu, ni kuko Adamu niwe muntu, hanyuma ubwo twese twaba twarayihawe, cyangwa ni n'Abisirayeli hara mu butayu ko tubona ku musozi wa Sinayi Mose amanukana amategeko. Okay, isomo nasomye reka disome ndireba itangira igice cya 2 murongo wa 1 kugeza wa 3. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ari we Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Iyi sabato rero yabayeho ku munsi wa 7 nyuma y'uko umuntu aremwa ku munsi wa 6 ari we Adamu, niyo yahawe umuntu, maze abisirayeli mu gihe cyabo babwirwa yuko bakwiye kuyibuka. Umuntu mvuga rero na Adamu n'abamukomotseho bose. Adamu Imana yamuhaye isabato. Okay, pastor reka tumuhe umwanya nawe niba ari icyo bivugaho atwunganira. Nanjye kimwe n'uwo muntu wabajije mwene data, nanjye natangara kuko urumva hariho umunsi w'isabato. Imana yaruhutse mu irema. Ariko hariho n'isabato abayuda cyangwa abisirayeli baruhutse. Ahangaha principle ntabwo ari isabato, principle ni umunsi. Hari umunsi Imana yarangirije byose, yego iraruhuka, kandi ikiruhuko nabwo biracyakirimo. Hanyuma rero hakabaho n'isabato abisirayeli bahawe, yaje mu mategeko 10. Iyo sabato yaje mu mategeko 10 ifite ikibazo. Kugira ngo bayifate barabanje batangira kubara, kuko umuntu ntabwo ushobora gutangira kwibuka ikintu atafite aho ahereye. Bahereye kuri manu iragwa umunsi wa 1, baratoragura uwa 2, uwa 3, uwa 4, uwa 5. Kuwa 6 Mose umuntu w'Imana bategeka gutoragura inkubwe 2. Aravuga ati nkuko mwabibwiwe mu mategeko, ejo ni isabato y'Uwiteka. Ubwo urumva bukeye bwaho kuko bararuhutse, usibye bamwe b'indanini bagiye bakajya gutoragura kandi babitoragura bikabura. Ariko ubundi yari itegeko nuko ryari ryaje ryagombaga kumera. Noneho icyo uwo muntu abaza nanjye nicyo nibwira, nanjye nakibaza, ariko wakabajije Eric sinabaza nabamuhohoteye. Ni ukuvuga ngo ahubwo twese tukibaze. Uvuga kiriya kintu hari ikiruhuko, kandi icyo kiruhuko uwo mugabo abajije nicyo cyo muri Bibiliya koko. Ni nacyo twiga Abaheburayo ni abantu bahindutse abizerwa, abizera Yesu Kristo, ariko bakomoka mu muryango w'Abayuda. Abo ngabo nabo igitabo urwandiko rwabandikiwe rwarabigishije, cyane cyane igice cya 3 n'igice cya 4 rubigisha uburuhukiro bwa bundi bw'Imana yuko aribwo tuzajyamo. Ibi by'iminsi biba bitaye agaciro. Kuko yewe nemera isabato iriya yo mwiremwa, kuko niyo tuzajyamo twese kuruhuka turangije urugendo rwacu. Turuhukane n'Imana, kuko ibi birasobanura ngo uruhutse iyo sabato abaruhutse koko ntiyongera kandi kuvunika ukundi. Iyo niyo tujyamo, niyo dukorera, nayo twebwe dushaka kujyamo, kuko ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo yabikiwe abantu b'Imana. Abatari ab'Imana rero bahora nyine muri ibyo byose bahuzagurika. Kuko iyo tuvuze ngo turavuga isabato, hari isabato yafatiwe mu butayu, ariyo yo nkubwiye Imana igihe yagwaga. Bahera ku munsi wa 1, umunsi batangiriyeho ntuwumbaze. Ishobora kuba yaraguye, burya ishobora kuba Imana yatangiye kugwa ari ku wa 3 n'urugero. None se nta kubara n'imisiri kwari guhari. Niba yaraguye ari ku wa 3 twe tuzi byarangiye, ari ku wa 6 ku cyumweru, mbese umunsi wa 7. Ubwo umunsi wa 7 waba ruguye, waba ari uwa 3 wundi wakurikiyeho. Uwo ngo automatically wahise ushinduka ikiruhuko. Urumva? Noneho rero tukavuga ngo ese kuko izo mpaka nazo zijya zibaho,
hari abavuga bati isabato njyewe umunsi naruhutse nkoze iminsi 6 wa karindwi nkaruhuka nanjye manubahirije isabato. Abandi rero bakavuga ngo no ngukoze ishyano ngo uwo munsi ngo ushizeho wowe urawihaye ahubwo tujye kuw'Imana yashizeho, kandi uw'Imana yashizeho ni wa wundi Imana yaruhutse maze kurema byose. Uwo munsi rero nta nunawuzi, uwo munsi tuzawinjiramo cya gihe tuzaruhuka turuhutse imihati yose yo muri iyi si tugiye mu bwami bw'Imana. Iyo niyo sabato y'abantu b'Imana. Okay, muraza kutwereka n'imirongo ubwo muri Bibiliya, ariko Eric sinzi ariko ashaka kurangiza avuga ngo mpende y'ikibazo cyo nashaka kuvuga. Yego. Iyo tugiye rero ku isabato y'Abayisirayeli ntabwo ijyanye n'umunsi wo kuremwa. Okay. Kuko umunsi wo kuremwa utangirana n'igikorwa cy'Imana irema, irangiza byose ku munsi wa gatandatu, wa karindwi iraruhuka. Byitwa ikiruhuko uhereye ubwo. Ni Imana iraweza uwo munsi yaruhukiyeho. Umunsi wo kumanuka kwa Mana nawo ni umunsi, ni periode nayo yihariye. Uwo munsi ufatwa n'Abisirayeli nk'ikiruhuko cyerejwe Uwiteka. Ariko byombi wa mugani ntabwo bisa, kuko kimwe cyatagiye n'iremwa, umunsi wa karindwi usozwa no kurangira ko iby'Imana yaremaga. Naho uw'Abayisirayeli watangiranye n'iki? Na Mana. Ubwo rero ibyo bintu byombi ntabwo wabigereranya. Ni ukuvuga ngo nawe uhuje n'uyu nguyu ni ibintu bibiri ntabwo bihuye. Ni ibintu bibiri bidahuye. Ariko bo abangaba bo baravuga bati twebwe twubahiriza isabato yanditse hehe? Itangira mu Kuva 20 ko nta mategeko yamanutse. Ariko tukabaza ngo ese turabyemeye isabato koko yaratazwe muri aya mategeko? Ariko kugira ngo yubahirizwe byatangiye bite? Kugira ngo yubahirizwe habaje kugwa manu. Ntabwo babaze ngo umunsi twavuye muri Egiputa ngo baheraho. Ntabwo babaje umunsi wenda runaka mu byago bahurira byo mu butayu. Ntabwo batangiye uko bamaze kwambuka Yorodani n'urugero. Baze tubwo twambutse Yorodani yigi twatugiye mu gihugu cy'isezerano tugiye kubara isabato. Oya. Mana imanuka. Ibyo rero nabyo birimo ikibazo. Birimo ikibazo rwose. Ese kuki mbara mbereye kuri manu y'Abisirayeli bariye? Ko ntari inshoje icyo gihe nahereye ahandi. Ibyo nabyo umuntu yabyibaza, ariko sibyo shaka kujyamo. Kuko abangaba niyo bavuga bati turubahiriza ya yindi yo muri Bibiliya. Bayubahiriza icyo gihe bafata iyo babonye. Ntabwo bahera kuri manu. Sibyo? Ntabwo babo turahera kuri manu nanone. Buri muntu yagira isabato yuko ayifashe. Ibyo nibyo byakora ko Paulo byo mu Baroma 14 niho yatwandikira tubwira ngo ubahiriza iminsi ajya yubahiriza, ashobora kwibahiriza yose, ashobora guhitamo umwe, ariko byose akabikora kubwo gushyira hejuru umwami. Aho ngo niho kantu kaziramo gushyira hejuru iki? Izina ry'umwami wacu. So rero ugenda aho nabangarukiye. None se pase wenda tukiraho nanjye akabazo nakwaza mbere ko Eric akomeza n'igitabo cy'itangije cya 14 havuga ko Imana yo yaremye iminsi n'ibihe n'imyaka. Kugeza ubwo yashyize bya ikirere, izuba n'uko zinyenyeri byose bigabanya iyo minsi n'ibihe. Ese buriya ntabwo mu butayu Imana yaba yarahereye ku munsi yatangiye irema ngo ariho n'ubundi imanurira manu n'ubundi bikomeze kuri iyo minsi? Ese muri biriya bihe by'Abisirayeli ntabwo iyi minsi yabarwaga n'ubundi bakurikije uko mu itangiriro Imana yabigenje? Oya, ntabwo ariko bimeze. Ubundi uburyo bwa gihanuzi iyo tuvuga umunsi benebyo biratandukanye. Hariho nubwo umunsi ugereranywa n'imyaka 1000 cyangwa ukagereranywa n'umwaka umwe. Ese buriya irema wenda Imana byageraga bifata umwaka wose ikarema ikintu kimwe ikajya ku kindi, kuko nubwo ari yavugaga ijambo bikaba, ariko formeri yayo ishobora kuba twari igihe. Noneho rero aho ngaho naho umuntu yabyibaza, ariko kubera ko ibyo bintu nubwo twabitinda amatari byo bizana agakiza, usanga kenshi Bibiliya cyangwa umwuka w'Imana yita ku by'ingenzi. By'ingenzi twebwe ni Kristo kumwizera ugahabwa ubugingo bwe. Ibindi byose ni ibintu tugenda tujyamo kandi bidutesha umutwe ku gusa. Ya Eric, wowe tukiri aho ngaho turagira ngo niba ari ikindi wongeraho utubwire, kuko urumva pastor nawe ahagaze mu ruhande rwa Kennedy, ahagaragaje ko mu by'ukuri hari isabato y'ikiruhuko cy'Imana imaze kurema, hakaba n'iriya sabato y'umunsi Imana yahaye Abisirayeli.
ariko nkurikije ngiye nk'uko mwadusomeye mu kuva nuko Imana yavuze ngo kuko ari wo munsi Uwiteka Imana yaremeyemo ibintu byose ikaruka ku munsi wa karindwi. Ni ibiki wowe wavuga aho ngaho? Murakoze. Pasiteri rero azanyemo indi concept ikomeye cyane. Mujye mwitonda, abantu bize teoloji baba barize byinshi. Bimwe ari ubucurabwenge bw'abantu, ibindi ari Bibiliya. Nicyo gituma dukwiye gusaba Mwuka w'Imana akadusobanurira. Bivugiye ko hari abantu batemera yuko ino minsi ivugwa mu itangiriro ari iminsi isanzwe. Pasiteri yabivuze ngo mu buryo bwa gihanuzi. Cyane cyane natanga urugero nk'abatemwe do Jehova, ntabwo bemera yuko uyu munsi ari umunsi w'amasaha 24 nk'uko tuwuzi. Ariko ijambo ry'Imana rirasobanutse, wari umaze kubivuga yuko Imana ariyo yashyizeho ibihe n'imyaka n'iminsi, ndetse iravuga ngo buragoroba burajya. Umunsi ugizwe n'amanywa n'ijoro, buragoroba burajya. Si ibintu byumvikana se? Icya kabiri pasiteri avuze rira somo ryo mu kuva igice cya 16, ahari turaza kongera turisuzume nitugera mu isabato. Ndagira ngo nibutsa Kennedy yuko turi buze kuganira isabato mu buryo bw'umwihariko nuko tubanje gusubiza ibibazo bye. Ariko iri somo ntabwo rivuze yuko batangiye kubara ngo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ngo noneho nibigera kuwa kane ngo bavuge ngo isabato irageze, ngo umunsi wawe w'intuzi. Ndasoma amagambo makeya, reka ndamere ku murongo wa 4. Imirongo ibanzira iragaragaza kwivovota kw'Abisirayeli. Umurongo wa 4, maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi kuwa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Iri somo ntabwo rivuze ngo ejo ni kuwa mbere muzatoragura manda, ku munsi wa kane mutoragura iyindi, ngo nibigera kuwa gatatu. Oya, ahubwo abahaye itegeko, arabwira ati rero ubwo murimo murangerageza, ariko ngiye kubakorera iki? Ngiye kubagaburira. Icyakora umunsi wa gatandatu ntuzajya ugera, mujye mutoragura ibyikubye inshuro ebyiri kugira ngo bibatunge. Isomo ubajije pasiteri ndagushimiye ko nta nubwo naritekerejeho, ariko urakoze. Mu kuva igice cya 20 mu itegeko bwaryo ndavuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ugenza bya kwa kundi. Ariko umurongo wa 11 w'icyo gice cya 20 cyo kuva hasobanura impamvu y'isabato, impamvu Imana yababwiye ngo bajye bibuka. Umurongo wa 11 uravuga ngo iki? Kuko iminsi 6 ari y'Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa karindwi. Iri tegeko ubwaryo riradusubiza mu gihe cyo kurema. Bivuze ngo ibiri gukorwa ubu bifitanye isano n'ibyakozwe mu gihe cyo kurema. Isomo nsorezaho iki kibazo ni Matayo igice cya 12. Ndasoma umurongo wa 8 gusa kuko hari turaza kugaruka ku muri aya masomo, kubera ko ari isabato tuza kongera turivugeho. Umurongo wa 8, Yesu Kristo yireguye ku birego bamureze yuko baziruye isabato we n'abigishwa be. Umurongo wa 8 avuga ngo kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Ari turaza kubona n'irindi tubwira yuko isabato yabayeho ku bw'abantu, abantu batabayeho ku bw'isabato. Bivuze ngo umuntu ntabwo ari Abisirayeli, isabato yabayeho ku bw'umuntu. Nigeze kubivuga, umuntu yahawe isabato, kandi Yesu Kristo ni umwami w'isabato. Ntabwo rero iyi sabato ari iy'Abisirayeli. Amasabato y'Abisirayeli ndaza kwerekana ko ari 7, nta nubwo ari imwe rwose, turaza kubigarukaho. Okay, reka nsome ibibazo nihuta kugira ngo tuse byihuta. Kamuna akongeraho. Burya iyo abantu bagiye n'impamvu nyankunda kugira ngo tuyoborwe n'Umwuka w'Imana, kandi ibintu tumaze mu gihe kirekire nk'uko yarabivuze Eric. Kuyoborwa n'Umwuka w'Imana ni ikintu kiza cyane, ariko tukawemera koko ntibiba amagambo, tukawemera akaba ari kutuyobora. Rino jambo rivuga ngo ujye wibuka. Abantu bashaka guteza imbere isabato y'umunsi bavuga yuko itatangiranye no kuza kw'amategeko 10 ngo yahozeho. Ngo kuvuga ngo ujye wibuka bivuze ngo na Adamu na Nowa mu barayiruhukaga. Ibyo rero bikaba ari ishyano. Aha ngaha witegereje neza, in simple terms, manu
yaguye amategeko atari yaza. Amategeko ahaziye muri ya mategeko 10 mu kuva 20 itegeko rijyanye n'isabato riraza. Noneho kandi riza ariko yari isanzweho bayiruhuka. Ababwira ngo bajye bagira bate, bajye bayiruhuka abibutsa. Irabibutsa ikintu bari basanzwe bakora. Hariya mu butayu bahamaze imyaka 40. Nuvuga ngo iki kintu kuvuga ngo ujye wibuka kirajyanye na practice yari isanzwe hari. Ubu rero kuvuga ngo ahubona Adamu, ibyo nabyo babaze byanditse yuko Adamu yaruhukaga isabato. Ariko Eric n'ubundi niko atubwiye mu kanya ko bayiruhutse. None se Adamu yahawe amategeko? Icyo nicyo dushaka, ko Adamu ntabwo ajya guhabwa amategeko ane, nta cyaha yarazi, nta kibi n'ikiza ntacyo yarazi. Actually Yosevere ntabwo yafite conscience, kuko conscience ni ukuvuga kumenya ikibi n'ikiza. Ahubwo ikibi n'ikiza byatangiye aho Satani aziye. Naho ubundi wabo hari tambarari, byari amahoro gusa. Naho dushaka kuzajya. Rero ibi bintu abantu babitindamo, kandi iyo abantu babitinze bashaka kwifata nko kureba, jewe nkavuga ngo ibi bavuga ngo ni ukwibuka. Natubwira ahandi ho aho tugomba kwibuka. Kuko isabato tuyibona gusa mwiremwa ari Imana iruhutse, tari abantu bayiruhutse cyangwa ibyo yaremye byose. Akoze. Mendekeye aho ngaho. Reka wenda Eric urumva aracyakubaza ikibazo, wagisubiza? Tutaza gushidukana none twasubiza ikibazo kimwe kandi abantu barabashije ibibazo byinshi. Kandi rwose ndagira ngo mbwire Kennedy ko turi buganirire isabato mu cyigisho kiri bukurikireho, muteye amatsiko rwose. Rero pastor ari kuvuga ati amategeko, isabato yabayeho mu gihe yasomye mu kuva 16 mu gihe cy'amano, bivuze ngo amategeko ngo yari ataraza, ahubwo yaje mu kuva igice cya 20. None wabise babwirwa kwibuka ibyo byatangiye mu gice cya 16. Ndetse arongera avuga ngo Adamu ntabwo yahawe amategeko, ngo abise nibo bahawe amategeko. Ibi bintu twabiganiriyeho ibyigisho tumaze amezi tuganira. Bya byigisho 3 byabanje nasobanuye nifashishije Bibiliya, ijambo ry'Imana, yuko amategeko yabayeho mbere na mbere, yabayeho rwose. Twabonye Adamu ahabwa isabato, nubwo yanze kwemera ko yayihawe, ariko yarayihawe. Nta nubwo arega ikibazo isabato, isabato si kugira ngo irabuzanya ngo ntukagire gutya. Isabato nyine ni umunsi w'umunezero, ni umunsi wa celebration. Niba umuntu abwiwe ngo wubahe so na nyoko, ugira ngo se ayo mabwiriza ntabwo yarebaga Abeli na Kayini, abana ba Adamu? Icyakora ko kwari n'andi mategeko yaje yo kurengera abantu, nko gusambana, kwica, kwiba. Ayo ngayo ntabwo ubutware bwa ntabwo Adamu atarakora icyaha byari mu butware bwe, ndabyemera rwose. Ariko nagaragaje ko amategeko yabayeho mbere ya Sinayi. Nagaragaje Yosefu yanga gusambana. None se hari ahantu twabibonye amagambo Aburahamu yabwiwe kenshi na kenshi? Imana yakomeje kuvuga kuri Aburahamu, avuga ati Aburahamu aranyumvira agakomeza amategeko n'amateka yanjye. Ntabwo tubona amategeko yanditse, kandi agira ngo nibutse abantu yuko aya magambo y'ibyerekeye irema yanditswe nyuma y'imyaka 1500 yose. Sibyo pastor? Ni Mose wabyanditse bino bitabo. Ari kuvuga yeretswe iyerekwa ry'ibyabayeho kera. Bivuze ngo nta details dufite z'imyaka 1500, ahubwo bibiri summarized mu gitabo cy'Itangiriro. Ariko ibigaragara nuko amategeko yarahari na mbere. Rero rwose pasiteri, nawe wikwirengagiza icyo iri tegeko rya 4 rivuze, impamvu yaryo ntabwo ari uko batoraguye manu. Umurongo wa 11 wabitubwiye, igice cya 20 cyo kuva. Ntabwo byavuze ngo kuko batoraguye manu guhera ku wa mbere kugeza ku wa 6. Oya, ahubwo batubwiye ngo kuko iminsi 6 ari Uwiteka aremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. That is the reason. Iyi niyo mpamvu yuko uyu munsi abantu b'Imana badakwiye kwibagirwa. Abisirayeli bavuye mu bubata n'ubucakara bari baribagiwe iby'Imana, barabwiwe ngo mwibuke umunsi w'isabato. Hari ahantu ushaka ko muza kugaruka cyane nk'ariya uvuze kuri Aburahamu, tumutekerezaho cyane.
ese Aburahamu yatsindishirijwe n'amategeko cyangwa yatsindishirijwe no kwizera? Aho muraza kubitwereka ko Bibiliya igaragaza icyatumye yitwa umukiranutsi, niba Aburahamu ari amategeko yahawe. Ndetse ikindi ni uko Bibiliya nka Pawulo mu Baroma yavuze yuko amategeko atarabaho icyaha nta kito cyari gifite, ariko kimaze kuboneka, bamba amategeko amaze kuboneka ngo icyaha kiba kibonye akito. Ubwo byo ndaza kubihuza n'ibyo ndibubaze Eric, kuba ari kutugaragaza ko ba Nowa n'abandi bose bahawe amategeko, kandi tubona ko amategeko ataraza icyaha nta kito cyari gifite. Ubwo nuvuga ngo cyiswe icyaha ku buryo wenda nka Yosefu kuba yavuga ngo sisambana, nta nubwo yari izina ry'icyaha cy'ubusambanyi ryari ritarabaho, nuko gusa we n'umwuka umurimo n'Imana yamenye, yumvishe ko atagomba kubikora ngo Imana imurebe nayo ko atari umugore we. Ariko ntabwo ari itegeko Imana yamuhaye wenda ngo arijya kurikiza, kuko tubona ko amategeko aratarahabwa. Ariko hari icyo nakongeraho, ubundi hari icyo twita natural law, akabundi icyo twita positive law. Amategeko atanzwe aba ari positive, atanzwe na parliament cyangwa na Imana yatanze. Natural law ni itegeko ryabaga mu bantu, ari naryo Imana izahera ihana abanyabyaha cyangwa abapagani batigeze bahabwa amategeko, bari bayafite mu mitima yabo. Uyu rero Yosefu yakiranutse ku buryo itegeko rya nacyo, ko yumvaga yuko umugore naba ari uw'umugabo, imihango y'Abanyegiputa cyangwa n'abandi, niyo mpamvu habagaho ubukwe, umuntu bakamushyingira undi, bakavuga ngo uyu mugore ni uwa runaka. Icyo gihe rero iryo tegeko ryo ryamugengaga, ari conscious yo gukiranuka kwe no kwera. Ntabwo byari byanditse, ariko ntibivuze ngo amategeko yari yarahawe yakurikije iryo tegeko rya karemano ry'abapagani bazahanirwamo batazi amategeko. Okay, wenda twihuse reka mbanze nsome ibibazo kugira ngo tubone uko tubisubiza vuba, kuko uyu muntu tugiye kumusubiza shane byazarangira. Ariko nkuko twabonye ikibazo cya mbere yabajije ngo ese hagati y'isabato y'Imana imaze kurema n'isabato yahawe abana ba Yakobo ni iyihe mwibuka muri izo zombi? Ikibazo cya kabiri, ese isabato nk'umunsi wayihuza ute n'isabato y'umwuka twebwe abizera twaruhutse kandi turuhuka buri munsi? Hanyuma nihuse nanone icya gatatu, waravuze ngo isabato umunsi wa karindwi yahozeho mbere y'uko Mose abaho, none ku bwawe wibwira ko isabato tubabwira ariyo kwizera Kristo, none iyo sabato yabayeho ryari? Nimba usoma neza uzasanga isabato ariyo Kristo, yarahozeho kandi azahora iteka ryose. Ikindi cya gatatu, ese ko wavuze ngo amategeko yahozeho mbere ya Mose, Bibiliya ivuga iki kuri Aburahamu? Ese yemewe n'Imana binyuze muri ayo mategeko cyangwa yemewe kuko yizeye? Icya kane, ese nimba mwemerwa kuko muruhuka isabato, kuki Abayahudi batemewe? Ese nimwe muyuzuza neza kubarusha? Icya gatanu, ese hagati y'umunsi w'isabato n'umwuka wera niki kibabereye ikimenyetso hagati yanyu n'Imana? Ni isabato cyangwa ni umwuka? Kuko ntibishoboka ko byaba byombi. Icya karindwi, ese umwuka wera yaje kutubashisha kuzuza amategeko cyangwa yaje kuduha gusa n'Imana? Icya munani, ese bibaye ko gusa n'Imana ari ukuzuza amategeko, bisobanuye ko Yesu yavuye mu ijuru asa nayo kuko yayujuje, cyangwa nuko umwuka ariyo kamere y'Imana wari uri muri we? Icya cyenda, ese muri ababwirizabutumwa bw'inyuguti cyangwa muri ab'umwuka cyangwa byose? Icya cumi, ese ko amategeko ari umushorera ugeza abantu kuri Kristo, nimba koko mwaramugezeho, kuki kandi mukiyigisha abamugezeho? Subiza yego cyangwa hoya. Icya mbere, ese urashaka ko twe abakumva tureka isabato y'umwuka tukajya ku yanyu nk'umunsi? Aho uraza gusubiza yego cyangwa hoya. Icya kabiri, ese abataruka ku munsi wa karindwi nta juru bazabona nubwo baba bavuga ngo bizeye Kristo? Icya gatatu, ese Abayahudi bamaganye Yesu ariko bagikora iby'amategeko asaba bazajya mu ijuru? Ahita aseka cyane arangije avuga ngo jyewe iyo mbumvise muntera agahinda cyane. Mwene data, nimba ugihagarara mu bantu ukavuga ibindi bintu bitari Kristo Yesu,
gupfa no kuzuka kwe urimo uraroga, kandi nawe si wowe, ni umwuka wa Satani ugukoresha. Umwuka wera ntabwo yaje kwamamaza isabato y'umunsi, ahubwo yaje kwamamaza Kristo ari we sabato yaguteguriwe mbere y'uko isabato nk'umunsi ibaho. Ndagusaba ko waca bugufi ukumva icyo Bibiliya ivuga. Base mumere bikora. Aha, duhere kuri cya kindi rero. Kamere kuri ako kanyuma uwo muntu avuze avuga ati aransabira, nawe ndamusabira ku Mana kugira ngo yemere kumva ijwi ryayo rivugira mu ijambo ryayo. Twirinde amarangamutima rwose, kandi niteguye guca bugufi imbere y'Imana ngo inyemeze aho nataniye kugira ngo ngaruke mu murongo. Noneho ndagira ngo usabe usome ikibazo cya mbere. Ubwo numvise byose ari iby'isabato, ngiye gusubiza mwihangane uburyo ndi busubize, ntabwo ndi busubize ndambura cyane, ndasubiza mu magambo make kugira ngo tuze kubona umwanya wo twibukiranye ko mu gusubiza na pastor ashobora kujya kunganiramo, cyangwa se kuko ushobora no gusubiza ibintu bihabanye n'ibyo yemera. Gusa ibibazo ni igihe wabibajijwe. Wabibajijwe, ariko wibuke ko mwakorana ikiganiro, ariyo mpamvu bakubaza. Nawe ni position yawe, nugira icyo ushaka kumubaza urakimubaza. Nukuvuga ngo icyo nashakaga, ngenda shaka gusubiza nihuta, sibyo? Mweretse no, okay, ntacyo tuyobora, ni wowe tuyoboye. Icyo ushaka kuvuga ni iki ngiki. Ibi bibazo nubwo ari wowe wabajijwe, ariko biraturuka kuri confusion iri hagati yawe na Musisi ku birebana n'isabato. Nukuvuga ngo wowe ushobora gusubiza ibihwanye na ya myizerere yawe, ariko Pastor Musisi atabyemera. Ibyiza rero nuko nusubiza Pastor akumva mudahuje, nawe agomba kuvuga ati nanjye iki kintu ntago nyumvaho. Nta kibazo. Aha rero yaravuze ngo, icya kabiri yaravuze ngo ese isabato nk'umunsi wayihuza ute n'isabato y'umwuka twebwe abizera twaruhutse kandi turuhuka buri munsi? Ya, ikibazo cya mbere Pastor araza kubidufasha mu cyigisho kikurikiraho. Niwe wazanye concept y'isabato y'umwuka. Iyo concept yitwa isabato y'umwuka ntabwo ndahura nayo muri Bibiliya. Yenda araza kudufasha ayitwereke muri Bibiliya. Urumva ko uwo ngo wari kuri kote ya pasiteri. Ubwo rero guhuza isabato y'umwuka n'isabato y'umunsi, muri aka kanya turi kuganira umunsi w'isabato uri mu mategeko 10, kuko turi kuvuga amategeko n'isabato. Turi kuvuga umunsi w'isabato, ntabwo ndi buvuge isabato y'umwuka kuko ntabwo ndayibona muri Bibiliya. Ubwo urangije kugisubiza. Yego. Hasi tutararenga aho ngaho, wowe uremera isabato y'umwuka kibaho cyangwa n'isabato y'umunsi? Umuntu ni umuhanga ko namwumvise, ahubwo ari igitangaza. Ni ukuvuga afite ubumenyi buhanitse cyane, kandi ntabwo ari ubwenge bw'amashuri, ni umwuka w'ishuri. Nanjye ndabyemera, singiye kubisobanura kuko igihe kiraza kugera, ariko in principle ni ihame nemera yuko ari ikiruhuko cyo mu mwuka. Kuko ikiruhuko cy'umubiri kijyanye n'umubiri. Twebwe ntabwo turaba umubiri, ahubwo turaba umwuka. Ibyacu byose biri mu mwuka, niyo mpamvu no gusenga dusenyera mu kuri no mu mwuka. Iyo tuvuze rero umwuka, hari bamwe bifata bakabiri, ari nayo mpamvu cyabaye ikibazo. Amatorero agendera ku mwuka, niyo mpamvu ayoba cyane, kuko yitira umwuka kandi atamufite, kandi agendera ku mategeko n'imihango, ukareba yo afite ordre, kuko ibyayo ni iby'umubiri kandi birasobanutse. So cyo ndaza kukigeraho. Okay, uraza kukigeraho. Ikibazo cya gatatu yaravuze ngo, mwaravuze ngo yego, isabato umunsi wa karindwi yahozeho mbere y'uko Mose abaho. None ku bwawe wibwira ko isabato tubabwira ariyo kwizera Kristo Yesu, ko iyo yabayeho ryari? Iyo yo kwizera isabato tubabwira yo kwizera Kristo Yesu yabayeho ryari? Ikindi, nimba usoma neza uzasanga isabato ari Kristo yarahozeho kandi azahora iteka ryose. Wenda tukiraho nanjye kamite, ariko tunasubiza, ese mwemera ko isabato ari Yesu Kristo, cyangwa isabato ni umunsi? Ubwo ni ugiye gutora ibisubizo uyu muntu. Ariko se rero reka njye ngeraho nanaseke. Turi kuvuga wibuke kweza umunsi w'isabato. None uyu ngo arambwiye ngo wibwira ko isabato tubabwira ari byo? Aravuze ngo none ko wibwira ko isabato tubabwira ariyo kwizera Kristo Yesu, ko iyo yabayeho ryari? None nshuti y'Imana, ko nawe umusomyi, kwizera Yesu Kristo
byiswe isabato muri Bibiliya kuwa kangahe, ntabwo ari mu ukwizera, wuhe murongo? ntabwo ari ukwizera Bavuze. kuko igisubizo wahise atanga yahise avuga ngo isabato ni Kristo. Yahise asubiza ngo nimba usoma neza uzasanga isabato ari Kristo, kandi Kristo Yesu yahozeho kandi azahoraho iteka ryose. Aha, mu busobanuro bw'isabato, ikiruhuko, paseri yarabitubwiye, yize n'igiheburayo, birasobanutse yuko kuko Yesu Kristo ari we kiruhuko cyacu. Muri Matayo igice cya 11:28 aravuga ati mwese abarushye n'amaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. That's right, uko ni ukuri. Ariko nawe maze kubasomera yuko ku byerekeye umunsi w'isabato, Yesu Kristo ikiruhuko ari n'umwami w'umunsi w'isabato. Rero ntabwo ari ibintu bibiri bihanganye. Oya, ntabwo Yesu Kristo ahanganye n'umunsi w'isabato. Oya rwose, turaza kubigaruka. Aha, ubwo nuko umushubije. Yego. Katwihute kuko dufite ikiganiro cy'isabato. Nayo mpamvu ndi kugenda nonera. Yego. Ikindi yarabajije ngo ese ko wavuze ngo amategeko yahozeho mbere ya Mose, Bibiliya ivuga iki kuri Aburahamu? Ese yemewe n'Imana binyuze muri ayo mategeko cyangwa yemewe kuko yizeye? Aho ngaho uragisubiza na pastor nawe agisubiza. Igisubizo kirasobanutse, banza twaranabivuzeho. Bibiliya ihamya Aburahamu ko yizeye Imana bigamuhanizwa no gukiranuka. Tumuzi nka sekuruza w'abizera, kandi iki nicyo kiganiro cya mbere twakoze tuvuga amategeko n'ubuntu. Twabonye ko agakiza kadaturuka mu mategeko, gaturuka mu kwizera Yesu Kristo umwana w'Imana. Rero hariya amajije ngo twebwe ngo nukuvuga ngo aravuze ngo se ko wavuze ngo amategeko yahozeho mbere ya Mose. Icyo ni ukuri, yahozeho mbere ya Mose. Ngo yahozeho mbere ya Mose. Ubwo hano nshaka kukubaza niba Aburahamu kuko nawe ayo mategeko. Aburahamu yakomeje amategeko gute kandi uvuze ngo ntabwo kwizera Yesu Kristo bivanaho gukomeza amategeko. Ibyo naravuze ngo dukomeza amategeko kuko twakishijwe na Yesu Kristo. Ntabwo dukomeza amategeko kugira ngo dukizwe na Yesu Kristo. Ibyo ni bya bindi byo kwikirisha imirimo itegetswe n'amategeko. Abari mu bwami bwa Kristo bagengwa n'amategeko y'ubwo bwami. Ibyo twakomeje kubitsindagira, kandi na Pastor Musisi icyo twaracyumvikanye. Icyo tutumvikanye ni igihe twari tugeze ku ngingo y'isabato, ko twahereye ku itegeko rya mbere, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Pastor arabyemera ko ibyo ngibyo bigenga ubwami bwa Kristo. Ntukiremera ibishushanyo bibajwe. Pastor arabyemera yuko bigenga bari mu ngoma ya Kristo. Ntukavuge ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Arabyemera. Twagera ku isabato agasimbuka. Twajya kurya gatanu bivuga ngo ubaye so na nyoko, arabyemera. Ntukice, arabyemera. Ntukibe, arabyemera. Ntugasambane, arabyemera. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, arabyemera. Ntukifuze, arabyemera. Ikibazo kiri ku ngingo y'isabato. Rero mu magambo make reka tube twirengagije isabato kuko ariyo itumvikana. Ariko muri rusange amategeko y'Imana, jewe uhagaze hano kuri iyi kamera na pasiteri twemeranya ko abari mu bwami bwa Kristo ayo mategeko abagenga. Cyakora pasiteri we avanamo rimwe ryitwa isabato akaryita ko ryasimbuwe na Yesu. Ntabwo urasubiza ikibazo wabajijwe. Ikibazo wabajijwe ni ugushaka kumenya. Wavuze ko amategeko yahozeho mbere. Yego, maze no kubisubiramo none. Wavuze ko amategeko yahozeho mbere ya Mose. Yego. None wicyahise abaza kuko Aburahamu ni we sekuruza wabo bose. Yego. Aza kubaza ngo niba yarahozeho mbere ya Mose, Aburahamu yatsindishirijwe n'amategeko cyangwa yatsindishirijwe no kwizera? Yego cyangwa hoya, cyangwa we ugaragaza. Aburahamu yatsindishijwe no kwizera. None ko niba yatsindishijwe no kwizera, nanjye wenda kankubazemo. Yego. Ni gute Bibiliya igaruka ikavuga ngo twebwe dufite kwizera dukomora muri Aburahamu niwe sokuruza wo kwizerwa nk'uko wari ubivuze mu kanya? Yego. Kuki ugaruka mu mategeko kandi twebwe dufite sokuruza wacu watsindishijwe no kwizera, tukaba turabuzukuruza be nk'uko Bibiliya yavuze ko turabuzukuruza be mu kwizera? Maze kubivuga, umuntu yatandukanye n'Imana igihe icyaha cyazaga mu isi, sibyo? Imana itanga igisubizo, twaragisomye mu itangice cya 3:15. Nzashyira urwango hagati y'inzoka n'umugore, ari we torero ry'Imana. Urwo rwango ni Yesu Kristo, ni wagakiza kabonekamo. Dutsindishirizwa kuko twarabo gucirwaho iteka,
twaratsinzwe. Mu yandi magambo, nk'uko abaroma hatubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, twari abo gupfa, ariko Yesu Kristo araza adutsindishiriza muri ubwo rubanza twari dushyizweho no kwica amategeko ari byo gukora icyaha. Right? Turatsindishirizwa. Twatsindishijwe no kwizera ko Yesu Kristo yishyuye igihano cy'icyaha. Gutsindishizwayo nuko twari abanyabyaha ntibiduha uburenganzira. Pastor yabisubiyemo kenshi, ntabwo ari njyewe ubivuga jyenyine. Ntibiduha uburenganzira noneho bwo gukora ibyaha, ahubwo tuba twemeye kuza mu bwami bushya bwa Kristo, tukishimira gukomeza kugendera mu nzira ze bidakomotse mu kubyihingamo, ahubwo bikomotse mu kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Hera pasera mikrofone kugira ngo adusobanurire nawe twumva uburyo abivuga, kuko niba Bibiliya igaragaza ko Aburahamu yatsindishijwe no kwizera, atatsindishijwe n'amategeko naho tubona Imana igeze yamuha, kandi Bibiliya ikabigaruka ikavuga ngo Aburahamu ni sogokuruza wo kwizerwa, ndetse uwo mugisha wo muri Aburahamu niwo twahawe twebwe abizera. Ni gute ushobora nka Erika ashobora kugaruka akavuga ngo kugeza uyu munsi tugomba gukurikiza amategeko twaranizeye, kandi Bibiliya igaragaza ko twebwe dutsindishizwa no kwizera nk'uko Aburahamu nawe ariko byagenze? Erega amategeko ntabwo gukiranwa ntabwo buzana no gusohoza amategeko yuko twayakoze. Ntabwo Bibiliya twigisha ityo, oya. Ariko Bibiliya ikavuga ngo uyasohoza akayasohoza nk'uko akwiriye azabeshwaho nayo. Pawulo ariko asobanura neza akavuga ngo uko bigaragara ku bwa kamere yacu. Ngira ngo turebye mu Galatiya amagambo arahari, aya magambo arahari. Nta muntu wigeze avuga yuko yatsindishirizwe n'amategeko. Niho turebye Galatiya 3:10 tuharebe wenda dufashe, kuko burya n'ubuga abantu bahora biga buri gihe. 11 wonyine tutagiye muri byinshi, uravuga ngo bigaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ahangaha Aburahamu ntabwo yatsindishijwe no kwizera. Noneho Pawulo avuga ngo biragaragara ko Aburahamu ntabwo yatsindishijwe n'amategeko, yatsindishijwe no kwizera. Noneho biragaragara ko nta muntu n'umwe munsi y'ijuru utsindishirizwa cyangwa usohoza amategeko ibyo adusaba. Biragaragara. Uyu ni umwuka, ntabwo ari Pawulo abivuga, uyu ni umwuka. Twe ntabwo tuvuga Pawulo, ko Pawulo turamuzi ari Sawuli nuko yarari. Anga turavuga umwuka icyo atubwira. Biragaragara ko noneho iyo abantu iyo sanze itsinda ry'abantu runaka ryirata yuko ari risohoza amategeko, riba riyobye, kuko rirata ibyo ridakora. Kuko ntabwo ryirata Kristo utsindishiriza, ahubwo rirata amategeko. Abameze batyo rero nuko bahwitura, kuko buriya ikintu nk'icyo ngicyo gituruka n'ubundi ku mwuka, kandi turaza kubira twije muri icyo kintu aho akaga turimo aho gaturuka, ntabwo gaturuka ku Mana. Ni ukuvuga ibi ngibi biragaragara ko umuntu atsindishwa no kwizera, kuko amategeko, buri kibazo cy'amategeko abantu batazi ni uko ubundi amategeko ahana. Pawulo yaravuze ngo bashegera ibyo batazi. Ubundi amategeko ntabwo ushobora kuyabangikanya n'ubuntu ngo bikunde, kuko amategeko yo ari inonosoye. Niba umuntu tugusanze usambana, ugomba guterwa amabuye. Burya Yesu yaje gukiza abantu umuvumo uzanwa n'amategeko, sibyo se? Wa mugore kuki atatewe amabuye? Ese buriya Yesu twamurega yuko itegeko rya Mose umugore yafashwe asambana, kandi baramubwiye ngo Mose yaratubwiye ngo ugenje ati tumutera amabuye apfe. Wowe urabivugaho iki? Yarabihakanye se? Ntabwo yabihakanye. Yabihakanye yajyaga guterwa amabuye, kuko yabaga avuguruje Mose. Yahereye ku kintu kigaragaza kamere y'umuntu, abwira abantu buri muntu agenda yandika ibyaha bye ngo yakwandika hasi, buri muntu akibona. Bakabona ayo mategeko nabo barayishe. Utari wakora icyaha barubanza kumutera amabuye, bose babyibonamo. Babaye abantu bazima, bashinjwa n'ibiri imitima yabo barigendera. Aha rero nubwo bashaka gusoza itegeko rya Mose kandi ryari ry'umwuka koko, ariko bo bameze bate? Niyo mpamvu bivuga ngo yaje kudukiza umuvumo w'amategeko, atari ukugira ngo twice amategeko, ari ukugira ngo ahubwo duhabwe ubuntu. Kandi yaho ntandukanye n'abadive baravuga ngo duhabwe imbaraga ngo zo gusohoza ayo mategeko. No,
kandi tukiri abantu. Ubajije umuntu nubwo yaba ari umudive wambaze uti okay, twahawe Yesu aduha imbaraga zo gusohoza ki ayo mategeko. None se nta na rimwe ushobora kwica? Wese yabyemera yavuga nta tegeko yica. None se niba yaraduhaye imbaraga zo kuyasohoza aricyo cyamuzanye ngo tuyasohoze, kuki tukiyica se? Nuko tukiri abakamere. Twe gukizwa kwacu twigisha abantu ubuntu bw'Imana. Yesu umucunguzi wacu yaje kudukiza umuvumo w'amategeko. Iyo abantu rero bakomeza kurwana umuvumo w'amategeko ngo bawurengereye, baba bishyize ubwabo mu kaga ko bazatsindwa n'Imana, bazatsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Ubwo twihuse rero, ngiye gusoma ibibazo bibiri ariho dusoreye. Ihangane gato. Ndasoma Itangira igice cya 26 umurongo wa 5. Pastor avuze iby'abadive ntabwo ndi bubivugeho mutagira ngo hari sinabyumvise. Kuva nagera kuri iyi mikoro nirinze kuvuga abadive, kubera yuko nashatse ko twumva ibi bintu, nivugiye iby'ubuntu n'amategeko. Ntabwo naje mu by'amadini, muzambabarire mu ntega amatwi igihe tuzagera mu madini. Icyo gihe bwo nzavuga abadive ni nshishikaye, sibyo? Ariko umunsi ntabwo nshaka kuvuga iby'abadive, ndashaka kuvuga Bibiliya. Itangira igice cya 26 umurongo wa 5, ndi gusubiza mwene data Kennedy. Haravuga ngo kuko Aburahamu yanyumviraga. Kumvira bisobanuye? Kumvira bisobanuye iki? Munyamakuru no ufite mikoro. To obey. Obey isanzwe bivuze ngo icyambere no kugendera mu byo umuntu asabwa. Icyambere no kubanza kureba ese Aburahamu nibikiyumviye ku Mana. Bibiri garagaza aho Imana. Oya nyine kumvira ariko se urumva ko byibuze ari ibyo umuntu asabwa kugira. Nyine byo mvuga ni nabyo ngiye gusubiza. Ni ibiki Aburahamu yumviye Imana yamubwiye. Yego. Niho ubanza kurese n'amategeko. Imana yamubwiye ngo imuka usige umuryango wanyu n'inzu zije mu gihugu nzakwereka. Ibyo ni itegeko. Icya kabiri nuko Imana yamubwiye ngo iki gihugu niwo ngihaye kandi n'urubyaro rwawe. Icya gatatu nuko Imana yamubwiye ngo fata umwana wawe Isaka ujye kumuntambira. Aho niho kureba ese ni ibiki Imana yamubwiye agomba kumvira, ni amategeko cyangwa ni ibingibi yakoze bihuriyeho n'amategeko. Urakoze. Reka ndangize no murongo wa 5 Itangira igice cya 26. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije, ni bya bintu maze kuvuga, n'ibyo nategetse. Ntabwo ari namutegetse, ariko twareba no mu zindi verisiyo hari igihe Kinyarwanda kiba kituzuye. N'amategeko yanjye nandikishije, burya hari n'amategeko yari yanditse, nayo navuze. Nabivuze kare. Pastor, ni wowe wize teoloji? Njyewe rwose ntabwo nize teoloji, nawe warayize. Nabivuze ngo Mose yanditse ibi bintu nka records y'ibyabaye kera. Bivuze ngo ni summary. Hari imyaka irenga 1500 y'ibintu byabaye. Ntabwo rero byose byanditse. Nk'ubu ngubu baratubwiye ngo hari amategeko Imana yari yarandikishije, ariko ntabwo Mose yayanditse. Hari ayo tubona mu Itangiriro, ntabwo tubona yanditse. Ariko Aburahamu ngo yumviraga Uwiteka akitondera ibyo yamwihanangirije, n'ibyo yategetse, n'amateka ye yandikishije, nayo Uwiteka yavuze. Ubwo rero Aburahamu yatsinshijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ndabisubiramo, ntahagaze kuri iyi kamera mvuga ngo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Nasomye amagambo yahagurukije abagorozi mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 8. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ibyo ngibyo nabivuze nshishikaye. Ntabwo nigeze mpagarara aha hantu ngo mvuge ko isabato ikiza abantu. Oya, icyakora nemera yuko mu bigenga abari mu ngoma ya Kristo bamaze gukizwa nawe, badasambana, batica, batifuriza abantu ibibi, kandi bakomeza isabato. Ubundi aho ngaho niho dutandukaniye, ko ni isabato nemera gukomeza. Ariko ntabwo nigeze mvuga ko isabato ikiza. Ikibazo nari ngiye kuvuga hano yanditse Kennedy. Arakoze. Erika is very very obedient to his religion. Kandi yatwihanangije ngo tavuga ku byerekeye intuza idini. Ntabwo twe tuvuga idini. Nanjye ntabwo mvuga abadive sake. Erega burya abantu baribeshye cyane. Ntabwo abadive burya
aribo bavuga isabato bonyine. Hari abatisita b'umunsi wa karindwi, hari n'abapantekote b'umunsi wa karindwi. Ahubwo tuzareba aho bitandukanira gusa, ariko bose nabo ni amategeko. Dore ndashaka kubasomera aha hantu ibyo Aburahamu ko Imana yamubwiraga, tuvugishije ukuri kwambaye ubusa, tuvuga yuko mbere y'Aburahamu hariho amategeko mu isi y'Imana, twagomba no kugaragariza abayakurikizaga n'abayagenderagamo mbere y'Aburahamu. Uko tuzi Nowa ibyo byaranditswe mbere y'Aburahamu, tuzi yuko umwuzure waje ibintu byose ukabitsemba. Birashoboka yuko mbere y'Aburahamu, igihe cya Nowa, Imana yavuganaga nawe. Hariho n'abajya bavuga ngo hari igihe bidusubize mu bindi byo bita ngo ni igitabo cya Enoka. Kandi Enoka nawe yabayeho n'ibiri ko yabayeho mbere y'umwuzure. Aha rero twe turareba gahunda yacu itangira na Aburahamu. Niyo mpamvu ari we sekuruza wo kwizera. Ibiri hanze ya Aburahamu byatangiye mbere, ntabwo twabyemera cyangwa ntabwo twanabyitaho ko byatuyobye, kuko ntituzi ibyo ari byo. Niyo mpamvu Aburahamu ari we tangira ryacu twebwe bariho ubu ngubu. Itangiriro 12 umurongo wa mbere. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ngo n'umurongo wa 4, Aburahamu aragenda kuko Uwiteka yamutegetse. ubwo iryo ni ryategeko. Tutangiriye kumva Aburahamu ko yumviraga Imana. Aburahamu mu by'ukuri ibyo tuvuga kuri Aburahamu n'Imana kumwizera, Imana yabaraga iminsi myinshi, ariko ibyanditswe kuri byari biki, ariko nibyo by'ingenzi. Itangira the Genesis of his loyalty to God, itangira ryo kubaha Imana we, bitangirira ahangaha. Se utwaga Tera yari umupagani, yaranaraguraga. Ntabwo rero ubwo bwoko bw'Abakarudaya bwubahaga Imana, oya, kuko iyo buza kuba bwubaha Imana, aya mategeko Aburahamu yahawe n'ibyandikishije tuba twarabisaze mu Bakarudaya, ariko siko byagenze, ahubwo byatangiranye nawe. Reka rero twe kwita ku byabayeho mbere y'umwuzure, kuko nabwo agakiza kacu gaturuka. Agakiza kacu gatangirana na Aburahamu. Tubwirwa yuko Nowa yabaye umwiringirwa imbere y'Uwiteka Imana, yavuganaga nawe. Ese ab'icyo gihe barandikaga, twavuga ngo ya cyangwa yego, ariko that is iyo ni research tutajyamo, kuko aba Illuminati bigisha ko ingingo zituma n'ubagenderaho zanditswe na bene Kayini bakomoka muri Lameki. Abo ngabo nibo baditse buno bwenge, babwandika ku bisate by'amabuye. Umwuzure uje warabatwaye barashira, ariko ibyo bisate by'amabuye byarasigaye. Aribyo Nimurodi yahereyeho yigisha kutubaha Imana. Ibyo ni ibintu biri hanze ya Bibiliya. Twabyiga tutabyiga ntabwo byatuzanira agakiza. That is history. Turavuga in brief the account of Abraham, kugira ngo tumenye aho Imana yahereye mu mushinga w'agakiza kacu. Ubwo rero kabyo tureba aribyo twitaho. Yes. Ndashaka ko dusoma ikibazo kimwe Eric, hanyuma ibindi bibazo tuzabisubiramo rwose Imana nibishaka, kuko ni byinshi cyane. Twari tumaze gusoma ibibazo bitatu ari byo umaze gusubiza cyangwa se mumaze gusubiza, ariko wenda reka nsimbuke ikibazo cya kane ngiye ku cya gatanu. Yaravuze ngo, ese hagati y'umunsi w'isabato n'umwuka wera ni iki kibabereye ikimenyetso hagati yanyu n'Imana? Ni isabato cyangwa ni umwuka? Kuko ntibishoboka ko byaba byombi. Uyu muntu rero ajya afata imyanzuro nawe isekeje. Ntibishoboka ko byaba byombi, se kubera iki bidashoboka ko byaba byombi? Ninde wabimubwiye ko bidashoboka? Ubwo nyine ni ndabyumva yasomye ibya ijambo ry'Imana nk'uko byanditswe na Pawulo aryandikiye Abefesi igice cya 1 umurongo wa 13. Haratubwira ngo, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ariryo ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu,
kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Ndetse yabisubiyemo mu gice cya 4 umurongo wa 30, kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana bashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. mu Bakorino yarabivuze. Ndaryuze kuri impa ryongere kuri aya ngaya nzi. Rwose pe mwuka wera twamuhaweho ingwate, tumuhabwaho ikimenyetso ngo acengeze iby'Imana muri twe. Ako kantu k'ingwate nako gatsindagira dusobanura igituma ari ingwate. Ingwate ku kantu k'ingwate ari gatsindagira. Maze kubisoma mu Befesi igice cya wasomye, ndashaka gusobanura ingwate ni iki. Kuko kanongere mbisome neza nese kubwuzanya ikindi kibazo ntarasubiza n'icya mbere. Niwe namwe mwiringiye umaze kumva ijambo ry'uko ari ryo ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura. Umurage ubwo ni uwuhe? Umurage ni ubwami bw'ijuru, ubugingo buhoraho. Bivuye ngo umwuka wera ni ingwate iduhesha guhabwa ijuru. Birasobanutse muri Yohana igice cya 13. Yohana igice cya 16. 16. Umurongo wa 7. Ndakoze. Umurongo wa 7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka ko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Mwuka wera yahawe abizera Yesu Kristo ngo akomeze kubigisha ubwiru bw'ijambo ry'Imana. Icyambere nuko twemeza icyaha nyine. Erega buri ikibazo umuntu afitanye n'Imana ni icyo ngicyo, ni ukwihagararaho no gushaka kwikiza bya bindi byo kwikirisha imirimo itegetswe n'amategeko. Niyo mpamvu muri Yeremiya ndumva ari 2:23 n'Imatayo 13 avuga ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Nicyo ngiki Imana idushakaho. Ariko mu muntu ntabwo yemera ko ari umunyabyaha. Rero umwuka wera ikintu amarira umuntu rwa mbere ni ukumwemeza icyaha cye. Icya kabiri ni ukumubwira ibyo gukiranuka. Gukiranuka kuheze Yesu Kristo. Kuko Kristo niwe gukiranuka kwacu. N'iby'amateka. Amateka mu Cyongereza bavuga judgment, urubanza. Burya rero hariho n'urubanza, kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Abemera kuza mu butware bwa Kristo bakemera kwakira gukiranuka kwe, bagatsindishizwa nawe, rwa rubanza baratsindishirijwe, kandi babikiwe ubugingo buhoraho, ari wo wa murage tumaze kubona. Ubwo rero umwuka wera twamuhaye ngo agumane natwe, adukomeze kugeza ku gucungurwa kwacu kuzuye bwo Kristo azahishurwa ku bicu. Icyo nibwira ko uracyemeye ko umwuka wera ikimenyetso. Ni ikimenyetso. Isabato yo ni ikimenyetso. Isabato rero turaza kubigarukaho muri ya gahunda yo kuganira ku isabato. Ntabwo ari njye uyita ikimenyetso, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko isabato cyabaye ikimenyetso, cyangwa se reka nkoreshe bigaragara tubona. Dufate kashe ni stamp yemeza ko uru rwandiko rwanditswe na kanaka, niba ari minisitiri kanaka niwe warwanditse. Cyangwa turenge ku muntu, tujye ku bihugu, tujye kuri community. Buriyo turebye ibendera tukibona idarapo tumenya iki gihugu cyari cyo, si byo se? Isabato rero ni icyo ngicyo. Abantu b'Imana ikibatandukanya n'abandi mu bigaragara ni isabato. Ntabwo uradusubiza neza nk'uko Kennedy yakubajije. Ni ukuvuga ngo we yabajije niba yavuze ngo hagati y'isabato n'umwuka wera ikibabera ikimenyetso ni ikihe imbere y'Imana. Ese ni isabato cyangwa ni umwuka wera? Arongera avuga ati ndibwira ko ibyo byose utabifata. Wari utangiye kubwira ese ko kibishoboka ko bitafatika byose. Ngiye mvuze ko bifatika. Byose urabyemeye. Kimwe kiri mu bwonko. Mwuka wera ari mu bwonko ngo anyumvishe iby'Imana uko byakabaye. Sibyo? Noneho abareba bari abantu bakavuga ngo bari abantu n'ab'Imana, koko ni ubwoko bw'Imana.
ariko ubwo turaza kubigarukamo ku byerekeye ikimenyetso. ubundi nibyo uri gusubiza. Hari konsepte y'ikimenyetso cy'Imana n'ikindi kimenyetso kizaba gihanganye n'icyo ngicyo, biri mu byahishuwe igice cya 13 ikimenyetso cy'inyamaswa. Ari nasaba Kennedy kugira ngo azige iryo somo, ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari abari mu butware bwa Mwuka Wera, ari we kimenyetso abantu b'Imana bahawe ngo abandi ashimangira iby'Imana muri bo. Hari no mu butware bw'umubi, sibyo, bagengwa n'umwuka wa Satani, nyine w'abadayimoni. Aba bantu hari ikizabatandukanya mu gihe giheruka, nk'uko isabato yatandukanyaga ubwoko bw'Imana bwariho muri icyo gihe. Yahawe abantu ngo bazirikane yuko ari yo Mana umuremyi ibayobora, bari mu butware bwayo. Isabato izongera gutandukanya abari mu butware bwa Mwuka n'abatari mu butware bwa Mwuka mu gihe kiri imbere. None se ushaza utubwira ko ari bizaba bihindutse ikimenyetso cyangwa n'ubu ni ikimenyetso? Ni ikimenyetso ko Imana yabivuze. ubwo ni ukuvuga ngo rero wenda nubwo bishyira mu bintu by'inzagihe, bivuye ngo kugeza uyu munsi wowe uremera isabato nk'ikimenyetso n'umwuka nk'ikimenyetso, ko byose Imana ibikoresha kuri twebwe. Hereza pasiteri nawe icyo adusobanurira. Pasiteri, wowe ibyo ngibyo urabyumva ute? Ibintu birambabaza kuko bizana ibintu bidahwitse. Abantu iyo tugiye muri ibi ngibi tujya impaka tuba tugera ku gakiza nyako. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye ku kintu cy'isabato ubundi cyajemo turaza no kureba ahubwo impamvu n'ubwo cyaje, ndavuga muri mu Kristo bwacu, cyaturutse ku mwanzi uhereye mbere na mbere. Kuko iyo tuzanye amategeko tuba duhakana isezerano rishya, kandi kuko amategeko arahari. Ariko abantu bavuga amategeko burya nubwo bavuga isabato, hari n'abatubwira ngo twebwe ngo amategeko yose 9 tuyahuriyeho, ngo gereka itegeko rimwe buri gisabato buri ryakane. Iryo n'ubundi Eric n'ubundi cyarimo aravuga nyine ko ahandi hose yegeze. Ariko burya biri no kwibeshya. Ntabwo abangaba iyo bavuga itegeko, iyo bavuga yuko bo ari bo tegeko, je sivuga Eric ga no umuntu arimo wari mu rugendo rwe n'umuntu ari meze nkanjye, arekorera ku giti cye, akiza ubugingo bwe. Ariko abandi wenda bashobora kuba ari bamureze, dore ibyo bigisha bipfuye, ndetse barihabye ubwabo yuko ari bo torero ryasigaye rikomeza amategeko y'Imana. Aha ntabwo tuvuga isabato, funa yandi barayakomeza, ndetse bo binjira no mu mirire, bo bemera yuko hari imirire ugomba gukurikiza kugira ngo agakiza kawe kabone kuzura. Nkuko n'abagatulika bavuga yuko agakiza kagomba gusozwa n'abantu babiri, umugore n'umugabo, ari naho mpamvu Bikira Mariya yaje agahabwa prominence mu myizerere. Aha rero ni ukora kwa Satani gukomeye cyane. Ikibazo ni iki mu Rwanda cya Kennedy? Umwuka Wera ni ikimenyetso cyadushyiriweho nk'uko Eric amaze kudusomera. Ariko arongera abaza Kennedy ngo se n'ubundi n'isabato nayo ni ikimenyetso. Eric atubwiye ko we abyemera byose nk'ikimenyetso. None wowe ni kubyemera nawe? Isabato ni ikimenyetso n'umwuka Wera ni ikimenyetso, byose Imana irabikoresha kuri twebwe. Oya, ndabisubiza uko biri. Urabona mvugira amagambo gose urumva ari mu byemere ko oya, jewe ndemera ko ku buryo budasubirwaho yuko isabato ari ikimenyetso. Ngiye kubisubiza. Ngwami ariko turapfuye koko, kandi twasezeranye ko dushaka kumenya ukuri. Ni ikimenyetso ariko ntabwo ari ku muryango wa Kristo, ni ku muryango wa Yakobo. Nta nubwo ari ikimenyetso ku muryango wa Aburahamu, mu muryango wa Yakobo, kuko bene Aburahamu ni benshi bamukomokaho ku mubiri, ntabwo bahawe ikimenyetso nk'isabato. Bene Esawu ni urugero, ntabwo isabato ari ikimenyetso cyabo, ariko gukebwa ni ikimenyetso cyabo, icyo kimenyetso Aburahamu yahawe. Rero ibi bintu bigomba kwitonderwa. Iyo nemeye ngo ni ikimenyetso, ariko ngomba no gusobanura. Makanye gusa ikimenyetso, hari uwatsinda agafata byatse byatse ngo ni ikimenyetso. Ni ikimenyetso nyine kuri bene Yakobo cyangwa ubwoko bwa Isirayeli. Kuri twebwe rero ntabwo kiri ikimenyetso. Ikimenyetso cyaduhawe kuri twebwe bene Aburahamu. Bene Aburahamu mu kwizera, kuko hari bene Aburahamu ku mubiri, hari na bene Aburahamu ku kwizera. Ruvuga ngo hari ikimenyetso cyahawe bene Aburahamu mu mubiri, hakaba ikimenyetso cyahawe bene Aburahamu mu kwizera. Yego, kidusobanure rero.
Aburahamu nko ku mubiri yahawe ikimenyetso cyo gukebwa. Ikimenyetso cy'isabato cyo cyaje hanyuma ku buzukuruza be aribo bene Yakobo, kandi bo nyine bagihawe. Twebwe rero ab'amahanga yose twahawe ikimenyetso. Icyo kimenyetso ni umwuka wera, niwe Kristo, nawe mukiza wacu. Ni nacyo tugomba kwigisha, kuko ahangaha umukundwa Pawulo mu rwandiko yandikiye Tito yamubwiye amagambo akomeye, igice cya 3 yaramubwiye ati, umurongo wa 3 Tito, kuko natwe kera twari abapfapfa, ubu ni Pawulo, tutumvira kandi tuyabagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwangwa urunuka, natwe tukangana. Urumva ibi bintu tugomba, ariko se Pawulo ntiyayihamije yuko ku by'amategeko yari inyangamugayo, ndetse gukiranuka kuzanwa nayo yari inyangamugayo. Ariko ahangaha arasobanura uko kera bari bari. Umuntu rero wabyawe n'Imana niwe umenya neza uko kera yari ari. Noneho rero utari wabyarwa n'Imana ntabimenya ibyo. Umurongo wa 4, nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, urukundo rw'Imana rubonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kuba imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, kandi ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka wera niwe ikimenyetso cyacu, niwe uduhindura bashya. Twabisomye mu rwandiko yandikiye Abikorinto, ubareba ntiyirirwa baza. Oya, nta rwandiko dukeneye, kuko mwebwe muri urwandiko rwacu, kuko mwahindutse bashya. Iki nicyo twigisha mu isezerano rishya, ni uguhinduka bashya tugasa n'Imana. Ntabwo tubiheshwa n'amategeko, tubiheshwa no kwizera Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo akaduha kamere ye. Ahangaha niho abantu bavuga ngo Yesu aduha imbaraga zo gusohoza amategeko, baba bahubije ijambo ry'Imana icyo rivuga. Kwizera Yesu kuduhesha gusa n'Imana, kandi iyo dusa n'Imana amategeko ntaba akidutwara. Oya, adukiza n'umuvumo wayo. Noneho kuko umuvumo wayo uravuga ngo naba wishe rimwe ugomba guhana naryo, nicyo rivuze. Uwo ni umuvumo w'amategeko. Nashaka gusobanura ko umwuka twahawe, impamvu rero tugomba kwigisha Yesu abantu bose bo ku isi, nuko ari we uduhindura, uduha kamere y'Imana. Kamere y'Imana rero kugira ngo tube nayo ntabwo tuyikesha gusohoza amategeko. Oya, tuyiheshwa na Kristo, we uduhindura akaduha ubuntu bwe, butuma uko bukeye n'uko bwije, uko turushaho kumwizera no gushorera imizi muri we, dusa nawe tukabura urubyaro rw'Imana. Aha rero amategeko, nta nubwo amategeko nanone iyo tuyagiyemo turayatinya, kuko amategeko arahana. Naba wibye ugomba gucibwa ikiganza, kandi ibyo bintu amategeko ntaho byanditse yuko ibyo bintu byakuweho. Cyo bajye babyumva. Nta nubwo Yesu yaje kubikuraho, yarabaziye ntabwo naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo naje kubisohoza. Kubisohoza ni ukugira ngo ubwo abonetse ibindi biba bigira bite, bibe bishyizwe ku ruhande, bisigara ariko bisigara ku bagome banga kumvira Kristo. Naho ubundi twebwe amategeko turayatinya, kuko amategeko tuzi icyo ari cyo. Itegeko riraguhana, uriba, urabeshya, ukagira igihano cyo uhawe. Ariko tuvuze ngo tugombe kuyica kuko turi mu buntu. Oya, ahubwo turavuga ngo gukiranuka kwacu kurute kure n'abatwarwa n'amategeko cyangwa bayubahiriza. Kuko Yesu yarabivuze ngo nimudakiranuka kuruta abafarisayo ntabwo uzajya mu bwami bw'Imana. Mumpereye mikrofone hanyuma Eric mu gusoza. Ubundi hari ahantu ushobora kutwereka muri Bibiliya hagaragaza igihano kirebana n'isabato ku muntu wayicaga? Igihano cyo kwica amategeko y'Imana n'urupfu. Oya, ndavuga itegeko rya 4 ry'isabato. Hari umugore, nubwo ntari buzirikane neza iryo somo, ariko byose rirazwi, riri mu kubara. Umugore watewe amabuye kubera ko yatoraguye inkwi ku isabato.
ubwo ni urugero rumwe. ubwo abazi batwereka ko icyo nacyo cyari kimwe mu bihano bihabwa umuntu wishitaye. Ni urupfu nyine nibyo navuga. Hanyuma tukiraho mu gusoza rero, ese nk'ubu uyu munsi niba hari abantu bayica, ko ndibwira ko hari abantu batayuzuza neza. Ubu tugiye gusoza, hari ibibazo byinshi ibya Kennedy nituganyije no kubigeza no kubivuga. Hari abandi babaje ibibazo ku buryo harimo n'uwatwandikiye atubwira ati jyewe nabaye muri Isiraheli, nzi idini rya Judaism, yego, nzi amategeko yabo ya Mose uburyo akurikizwa. Yanyohereje anyereka uburyo abadventiste b'umunsi wa karindwi uyu munsi ba hano muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu, uburyo batanaganya gukurikiza neza amategeko ya Mose uko akurikizwa mu Bayuda. Uwo yari yambwiye ati wowe uzamumbarize, ese ko mbona mutanaganya gukurikiza amategeko y'Abayuda kandi ariyo mushaka kugenderaho, kuki mukomeza kumvisha abantu yuko ari mwe muri mu murongo wa nyawo? Ibi tuzabika ko ari igihe tuzabikorera ikiganiro. Hanyuma mu gusoza ndibwira ko wakongeraho amagambo yawe wumva ushaka kuvuga, yaba ubwira Kennedy yaba ubwira n'abadukurikiye, hanyuma tugasoza. Reka mbere kuri uwo muvandimwe wabaye mu Bayahudi, rwose uwo muntu yazanadufasha, uwo muntu yadufasha rwose kugira ngo turi buganireho mu mwanya uri buze mu cyigisho gikurikiraho, yuko nyine hari ukuntu abantu bashaka gukomeza amategeko bidakomotse kuri Kristo, mu gihe ahubwo Kristo ari utubashisha gukomeza amategeko. Turaza kubigarukaho ko Abayuda bihandishije imirimo itegetswe n'amategeko bakagenda bongeraho. Uwo nguwo azambera umuhamya wo guhamya ibyo ngibyo. Icyo nisabira Kennedy ni ugukomeza kuzirikana yuko turi abigishwa ba Bibiliya, kugira ngo yongere gusubiramo, asuzume neza, arebe niba nta cyapfa n'Imana ku ngingo ijyanye n'isabato. Niba ari umuntu w'Imana koko, ntabwo muzi, ntabwo tuziranye, ariko nibwira ko ari we kubera ko akunda iby'Imana nkurikije ibyo yavuze. Ntabwo mpamya yuko yemera ko abantu bakwiye kwicana, kwiba, ya mategeko 9 uko yakabaye, uretse ikibazo afitanye n'isabato. Kandi ntabwo ari we wenyine, ni Satani wabikoze, ni Satani wabikoze. Ikintu muhamiriza rwose muvandimwe Kennedy, namwe bandi mubyumva mutya, ntabwo nemera yuko dukizwa n'amategeko, nta nubwo nkomeza amategeko kugira ngo nkizwe. Iteka ryose pasiteri akunda kunsomera aya masomo, wagira ngo niko navuze. Ntabwo ariko navuze, no mu kanya rero bidusomeye muri Tito. Rwose twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byakomotse. Ariko se rero ngiye kuvuga ibi bintu fatwa n'ikiniga, ahubwo kubera ko abantu nyine usanga basenya iby'Imana kubera ko twayifatiye hagati. Niba mukurikira muzasanga naririnze gushiduka ngo tuvuge isabato. Tumaze gukora ibiganiro, iki ni cya 4, ariko mbanza kuvuga ibyo gukiranuka kwa Kristo, ibyo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, ibyo ubuntu duhabwa ku bwa Kristo. Ariko ubwo buntu Kristo aduhaye ngo twinjire mu bwami bushya, nkagaragaza ko bufite amategeko. Amategeko ntabwo agenga abantu batarava muri Egiputa, nshuti z'Imana. Amategeko agenga abantu bavuye muri Egiputa. Nasomye mu Kuva 20:1, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ihangane nguce mu ijambo. Yego. Niba amategeko atagenga abantu bataragera mu bwami bw'Imana, ahubwo akabakurikizwa cyangwa se abayakurikiza ari abageze mu bwami, ubwo ab'isi bo ntabareba, nta nubwo bakwiye gukora ibyaha uko bashaka, ahubwo abakwiye kugenga ni abageze mu bwami. Baranabikora icyo nashaka kubaza ni iki ngiki. Ese abo bageze muri ubwo bwami bw'Imana, ko tubonye ko ari naho ugiye kudusomera, twatsindishijwe no kwizera bitavuye ku mirimo n'ibiki byose, kandi atari byo bihesha ubugingo. Abageze muri ubwo bwami batayakurikije bazarimbuka. Kabansomera isomo. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, Efeso igice cya 2:8 kugeza ku wa 10. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Murongo wa 10. Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Muri Kristo Yesu iyo tugezemo hari ukundi duhinduka.
Pawulo yarabivuze mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:17 avuga ngo umuntu iyo agiri muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Muri Kristo Yesu rero turabwiwe ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri we kugira ngo tuyigenderemo. Iyo tugezemo twumva rwa rukundo, za ndangagaciro twabonye mu Bagalati igice cya 5:22 kandi zirimo no gukiranuka, dukiranuka ku by'Imana idusaba nk'uko bigaragara mu mategeko agenga ingoma yayo, amategeko 10 harimo n'isabato. Ndasoreza kuri iki ngiki kijyanye n'isabato nk'ikimenyetso. Ubushize narabivuze ari ndaza kongera mbisubiremo mu cyigisho gikurikiraho. Isabato ni urwibutso rutwibutsa yuko Imana ari umuremyi nk'uko bisobanutse mu itegeko ubwaryo. Nasoma umurongo wa 11 w'igice cya 20 cyo Kuva. Kuko Imana yaremye mu minsi 6 ikaruhuka ku munsi wa 7. Ni ikimenyetso cyo kurema. Nabwiye pasiteri n'abari baduteze amatwi ubushize nti Satani yanga isabato kubera yuko ari ikimenyetso gikomeye, ari ibendera ryerekana umuremyi wacu. Abantu uyu munsi bagomeye Imana, banahakana yuko ibaho, ndetse biyemeza kuzana izindi teori zigaragaza yuko Imana itaremye, itabaho. Ariko isabato irahari kugira ngo yibutse abantu yuko hari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ndaza kongera kubisubiramo. Isabato ntabwo ishingiye kuri periode runaka yo kugenda kw'izuba cyangwa kuzenguruka kw'isi nk'uko ibindi bihe biteganya. Tuvuga amanywa tukavuga nijoro kubera yuko hari movement isi yakoreye ku zuba. Tukavuga amezi kubera yuko ariko byagenze. Tukavuga umwaka kubera ko byagenze. Ariko iminsi 7 icyo ni igihangano cy'Imana ubwayo. Aho rero uvuze uryo ntabwo ikiganiro cyazarangira. Uti kubera iki? Narindi gusoza turabigaruka. Warumbaje uti ijambo rya nyuma niryo ngiryo. Yangane pastor, icyo mvuga waba ushatse kugaruka noneho uhamye ibyo pastor yavuze mbere avuga ngo twabwirwa n'iki niba ari umunsi usanzwe cyangwa niba ari umwaka. None wese usenya ko isabato idashingiye ku kuzenguruka ku isi, idashingiye ku gihe n'iminsi n'imyaka. Aho rero niho mwahita mugaruka ngo vati none ntabwo twahamye ko niba ari umunsi uyu nguyu usanzwe. Kuko ndashaka kukubwira ngo Imana yaremye mu minsi 6, ku munsi wa 7 yaruhuka. Iwushyiraho, mbega irawurema. By the way, mvuge gutyo, irema umunsi w'isabato. Ntabwo yawuremye kuko yarawuruhutse, bivuga ko yawuruhutseho ahubwo. Hari ibintu 3 byakozwe ku munsi wa 7. Imana yahaye umugisha uwo munsi, irawuruhuka, iwugira ordained cyangwa se uwushyira apart, icyo bita iraweza. Iwugira uwo mwihariko. Ntabwo yawuremye, wari usanzwe uhari nyine kuri yo. Urakoze. N'ibindi byari bisa sinzi uko nyine ukuvuga ngo kuri yo yafashe uwo munsi yo iraweza, iwumugisha, sibyo, iwushyiraho nk'ikintu kigwibutsa abantu bazahora bibuka, sibyo. Nshatse kuvuga ariko none icyo navugaga jewe nuko uvuze ngo nta hantu ishingiye n'umuzenguruko w'isi, nta hantu ishingiye na periode, ibi noneho ndi kuvuga nta hantu ishingiye n'umunsi n'umwaka, ngo ni ikintu Imana yishyiriyeho ubwayo. Ibi ndi kuvuga noneho ndagira ngo mbisobanure. Ndi kuvuga noneho siyansi. Ntabwo ndi umugeographe, ariko abaduteze amatwi nibwe yuko hariho abantu bize geography. Buri ibijyanye n'amasaha 28 bafite uko babisobanura. Yewe ntabwo yuzura. Ntabwo ndi bujye mu mibare, ntaza kwibeshya. Aba scientist babizobereyemo bakanyomoza. Ariko bavuga ko ari amasaha 23 n'amasegonda 40. Sibyo? Dukurikije uko isi izenguruka izuba cyangwa yizenguruka, ibyo tuzasubira mu bitabo tujye gusoma mbiheruka kera. Ibijyanye n'amezi, imboneko z'ukwezi turazisobanukiwe nazo. Abayisilamu baturusha kubisobanukirwa ibyo ngibyo. Ibyo nabyo bishingiye ku bijyanye na rwa rugendo rw'izuba n'ukwezi. Ibijyanye n'imyaka, ibyo nabyo birasobanutse. Ariko icyo nshatse kuvuga, iki kintu cyitwa iminsi 7 ni Imana ubwayo yabikoze, sibyo? Tuyibarire mu kirero, tubibare ko ari gahunda y'Imana. Wenda icyo nshaka kubaza, turayibarira ku muki se gute? Nkurikije uko abayuda bayikurikiza, bayibariye mu bihe,
isabato se muyikurikiza isabato ntabwo abayuda bayibarira mu bihe gute kandi ni umunsi wa karindwi umunsi wa karindwi nibyo ndi kuvuga ni umunsi ndashaka kwerekana ko iminsi irindwi ese no siyanse ndi kuvuga uri kuyumva icyo kintu cy'iminsi irindwi n'ikintu Imana yishyiriyeho niyo mpamvu ndi kubaza turayishyira mu bihe turayiruhuka ryari ni mu bihe ni hehe tuyiruhukira ubwo ese kuki utari kubyumva ibi bintu kandi numva byumvikana cyane ari pasiteri araza kumfasha kubikumvisha wowe urimo kwerekana ko isabato idakwiye gukurikizwa ku bihe kuko Imana ni ikintu yiremeye oya ntabwo ari byo mvuze ntabwo ari byo mvuze ntacyo abadukurikiyeho barabyumva niba atari byo wavuze ngo nikurikizwe wowe wavuze uti nta hantu ihuriye n'ibihe n'umwaka no kuzenguruka ku isi nta hantu ihuriye n'amezi ahubwo ni ikintu Imana yishyiriyeho ikintu nshatse gushimangira ni iki ni institution y'Imana bidashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose byaba urugendo rw'isi byaba ukuzenguruka ku isi no kuzuba nk'uko ibindi bihe tubigena bimeze nguhaye urugero uko tugena umunsi scientifically none mwe mwubahiriza iki ariko se binoneho ni ibiki bande se kandi oya banza unyumve ngira kubaza uravuga ngo mwubahiriza iki bande ndi gutandukanya uko tugena ndavuga abubahiriza isabato kandi nawe urimo muri abubahiriza isabato mwebwe wowe uyubahiriza gute ntabwo ndi kuvuga ku bijyanye no kubahiriza ndi kuvuga ku bihe igihe cya mbere ni segonda uretse gato udasiga abantu muri confusion oya confusion nta impamvu dore impamvu ntabwo icyo kintu wakinyumvisha kuko pasiteri yatangiye avuga pasiteri yatangiye avuga neza yuko ibintu byo kubara iminsi n'ibihe nta hantu wapfa guhita wemera ko ari ukuri ko mu buhanuzi haragaragara ko umunsi Imana ugereranya n'umwaka namwe murabyigisha kenshi no mu gitabo wanditse cya Daniel nabyo nabisanze mu kiriya cy'ubundi waduhaye none urangije tubipfobya uvuga ko ibyo ngibyo atari byo Imana yabaze umunsi ikurikije ijambo ngo buragoroba buracya none ushoje utubwira uti ahubwo noneho ikintu kirebana n'isabato nta hantu gihuriye cyangwa isira misiri nta hantu gihuriye no kuzenguruka ku isi nta hantu gihuriye n'ibihe n'iminsi n'imyaka ahubwo ni ibintu Imana yishyiriyeho none ngiye kiri kubaza niba bidahuriye n'ibyo bintu twebwe tuyiruke gute tuyiruke kuwa kangahe niba ibihe bitarimo muri iyo sabato ndashaka kubisobanura neza reka mbisobanure gutya abantu dusobanukiwe yuko tubara ibihe uko tubanza kureba amasiyerisi tukareba amasegonda tukareba iminota tukareba amasaha tukareba umunsi tukareba icyumweru tukareba ukwezi tukareba n'umwaka ibyo turabyemeranyaho by convention twarabyemeranijwe nuko bimeze ku bijyanye na siyansi ibijyanye n'ibihe sobanuye yuko ibijyanye n'umunsi turebera ku manywa nijoro ubwo ni urugendo rw'isi uko yazengurutse izuba hakabanza amanywa hagakurikizaho ijoro tukabisobanukirwa yuko ibyo ngibyo ari umunsi ku bijyanye n'amezi nabyo ni uko bigenda ku bijyanye n'imyaka nabyo ni uko bigenda navuze ngo ntabwo ndi umugeographe ni nosiyo nkeya mfite sinshaka no kubisobanura nabi ariko ni uko bisobanuka noneho ndasobanura nti rero ikijyanye n'isabato cyo y'umunsi wa karindwi cyangwa se iyo portion y'igihe iyo segment y'igihe yitwa iminsi irindwi ibyara ikintu cyitwa icyumweru ntabwo gishingira ku bijyanye n'ibiva bitatu bigenga ibihe ndashaka gutanga ayo makuru kuri iyo ngingo ntabwo bishingira ku bijyanye n'ibiva bitatu bigenga ibihe navuze ngo ibyo ni siyanse ntabwo ari imyumvire yanjye bwite nta nubwo tubisomye muri Bibiliya uretse ko Bibiliya iyo siyanse irimo naho rero nshimangiye ku isabato umunsi wa karindwi ni umunsi w'icyubahiro Imana yashyizeho iraweza irawuruhuka yewe iwuha umugisha ni umunsi uriho umugisha kuruta iyindi minsi yose ndavuze ngo irawurema unyumva nabi cyakora no kuba yuko twakoresheje verisiyo y'ikinyarwanda hari turaza kureba ukundi turaza gushaka indimu nitujya mu kindi cyigisho kugira ngo bibashe kumvikana God made the Sabbath uraza kumfasha gutranslatinga njye navuze ngo yaremye isabato he made the Sabbath nk'umunsi wa karindwi udashingiye kuri bya bindi byakozwe mu gihe cyashize bitegeka ibihe
iyo sabato rero ni iy'icyubahiro nk'ikimenyetso kiri yahaye abantu ngo bazirikane ko ari umuremyi wabo, kandi ifite agaciro gakomeye cyane muri iki gihe, igihe abantu birengagije ko hari uwabaremye bakishyiraho theories zabo zerekeye yuko umuntu yagiye akomoka ku kantu gato. Hanyuma reka nkubaze pasi yangane gato, kuyizirikana muzirikana ryari? Ni buri munsi cyangwa bifite igihe? Dukurikiza icyo Imana yakoze, icyo Imana yadutegetse. Ku munsi wa karindwi ku munsi wa karindwi Imana yavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe yose. Aha, ku munsi wa karindwi ujye uruhuka. Wowe ndumva turanira ngo mbaze paseri. Hanyuma turi ku isabato, kuko ndagaruka ku kintu n'ubu aka kanya ntarumvikanaho nawe. Impamvu nyigarukaho ni iki? Urimo gutesha agaciro ibihe n'imisi n'imyaka, kandi twabonye ko Imana yo yabiremye. Icyambere ndavuga ko bitesha agaciro ushingiye ku isabato, ko nta hantu ihuriye n'ibyo bintu. Siko wivugiye ubwawe, nta hantu bihuriye. Iyo muyubahirije muri kuziririza ya sabato, muyubahiriza mushingiye ku gihe, ni umunsi, ni umwaka, mwifashishije iki niba Imana wamaze guteka ko icyo nta hantu bihuriye n'ibyo bihe. Njya mbona abayubahiriza saa 11 bamaze gufunga ibintu byose. Iyo cyo si cyagiye, si ya saha wabuze utubwira amatsi yese, amasegonda, utubwira iminota, utubwira ibiki byose, ugera ku mwaka. None kuyubahiriza usanga bakurikiza isaha na ya matsiyerisi na ya masegonda na ya minota, byose nibyo bubahiriza. Saa 11 mu kadomo muba mufunze, mugafata umunsi wose nta kintu murimo gukora. None se sinumva bya bihe wavugaga n'ubundi ari byo mwifashishije. Pasi niwe mbibajije. Yewe urakoze. Ndabona duhemukira Eric nta mpamvu oya kumushyiraho pressure no kumuhemukira ko ni victim. Ni victim w'ibi circumstances, ni ibintu yisanzemo. Ariko buhoro umwuka w'Imana azamusanga mu bwere cyo gukora. Reka twe kumushyiraho pressure cyane, and he is really a very good man, umugabo uri gentle kandi witonda, kandi ugikomeye ku byo yizera. Ntabwo twabimo kuzamo imbaraga, ariko umwuka wera barazamusanga, kandi umwuka arimo arakora. Kereka naba ari intuza. Wenda tukiraho icyo shaka kugira ngo nkunganire ku kivuze. Ubu twese ko turi aha ngaha, yewe mpari nk'umuntu mo kubafasha, nubwo wenda binyitira ngo ndi umunyamakuru, ariko ngewe nigisha ijambo ry'Imana. Ibi byose tuba tubikora kugira ngo abantu basobanukirwe. Ntabwo paseri we nakwemeza ibintu bitewe n'imyizerere yawe, n'uyu nawe nta wabimwemeza bitewe n'imyizerere ye, kimwe nuko nanjye ari uko. Ahubwo iki twebwe tuba tugikora kugira ngo twebwe confusing abadukurikiye, aribo bagira kuri bavanamo. Kuko nushaka gushyiramo filozofi nyinshi nabo bishobora kubacanga. Ahubwo urasa ku kantu abantu bakumve neza bigiye kubacanga. Igihe cyo ndashaka kuvuga rero mu ncamake ngo turangize kino kiganiro, ko tuzatangira ikindi kijyanye n'isabato, bari ngo tuzabyinjiramo cyane. Urabona n'ubundi twagiciyemo kabiri tuvuga ko tuzagikomerezaho, ariko none hajemo kuvuga ngo ababaje ibibazo nabo bagomba kugira icyo basubizwa, kandi muri uko tubonye yuko no havuyemo ikindi cyigisho. Hanyuma rero nkatekereza ngo reka tube mbwire abantu bose, na Eric we namubwiriramo, ariko n'abandi bameze batyo, yuko hariho umwuka wa antikristo uza ukisha mu ijambo ry'Imana, kandi ugamije kugusha abantu. Twebwe Yesu, Mose yaravuze ngo muri mwe hazahaguruka umuhanuzi umeze nkanjye, abwira abayisirayeli, kandi uwo nguwo Imana iramubwira ngo nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, kandi uwo ibyo azavuga utazamwumvira azacibwe mu bwoko bwe. Kandi uwo muhanuzi twe tuzi ko ari Yesu Kristo. Yesu Kristo ahaziye yazanye amagambo y'Imana ari special y'agakiza. Yesu ageze ku musozo w'umurimo we mw'isi, ndavuga amaze kuzuka, mu butumwa bw'iminsi 40 yavuze amagambo menshi. Muri aya magambo hari ijambo rikomeye yaravuze ngo mugende muhindura abantu bose kwabigishwa, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Aha rero tugomba kureba, ubu ndavuga muri rusange, abantu b'Imana kugira ngo bashyire mu gaciro abitirwa Kristo bose, kugira ngo batazabakorera antikristo bakavuga ko bizera Kristo. Aravuga ati, kuko niba umuntu avuze ati twebwe isabato itwibutsa ibyiremwa, sibyo? Icyo gihe uwo muntu wubahiriza isabato ariko mwibutsa ibyiremwa aba baye antikristo. Ngiye gutanga impamvu.
ntabwo Kristo mu isezerano yaduhaye mu byavuye mu kanwa ke iryo jambo ririmo. Twebwe tuvuga ibyavuye mu kanwa ke kuko nibyo bizaduhesha agakiza. Ibitavuye mu kanwa ke bindi tubikurikiza bishobora kuzadutsindisha urubanza kuko ntabwo byaduhawe, ariko nidukora ibyaduhawe birahagije kuzadukiza. Igihe yabwiraga abigishwa be muri Luka 22:19 yagize ati, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. aho mwabonaga ryo kugira ngo munyibuke mujye mukorera, iryo ni itegeko rye. Ni ukuvuga ngo iyi mpamvu dufite isakaramentu rya Ukaristiya, ubavuze mu kigatolika cy'iwacu, abatabyumva bababarire, noneho kavuge mu gipatekote cyo najemo hanyuma yo gukizwa. Ifunguro ry'umwami wacu cyangwa igaburo rye turijyaho kugira ngo tumwibuke. Icyo ni nacyo abantu bamwe wenda aza kukivuga muri gahunda, tuzakivuga muri gahunda itaha tuyishimangiraho. No ku munsi wa mbere y'iminsi 7 nicyo cyakorwaga, habagaho amateraniro akomeye yo kumwibuka. Ubu ngubu twarabifobeje, ariko amateraniro habagaho kumwibuka no gusangira umutsima. Ni naho byaturutse, ndetse bamwe nka Kiliziya Gatolika bo uko bateranye muri misa bagomba gukora iki? Isakaramentu bararikurikiza. Ariko ibyo ni umuhango. Twe turareba Yesu icyo avugira ngo munyibuke. Twahawe no kwibuka Yesu Kristo, ntabwo twahawe kwibuka umunsi w'iremwa. No, twararemwe turiho, kandi umunsi ntabwo ushobora gucungura uko twibutse umunsi w'iremwa. Iyo ni imihango y'idini, ushobora kutawibuka ariko nkibuka Yesu Kristo we wambambiwe. Arega wenda tukiri naho, hari umurongo ginasomye aho yaba no mu Migani igice cya 8 cyose, ndetse ugiye no mu Baheburayo igice cya 2, bose twirika ko Yesu ari Imana yaremesheje isi n'ibirimo byose. None uwo Imana yaremesheje isi ni ugarutse bati kandi mujye mukora gutya kugira ngo munyibuke. Bya bintu byose twibuka ngo Imana yaremye, kumbi hari uwo yabiremesheje, ni Yesu. Ni nawe ugarutse kandi onye bati mujye mukora ibi ari giye mwibuka. Uko ari hejuru yo kuri urakoze aho gatunganiye. Nanone kandi nkuko bivuze, Imana yaremesheje Yesu, ariko kandi mu mwuka Yesu yari mibisukuma. Imana ni Yesu, ni Imana. Niyo tuba twibuka rero, ariko tukayibuka mu buryo bwo kutworohereza nk'abantu, ngo tuyibuke mu muntu wabanye natwe wadukijije, kugira ngo bitworohere ejo tutazavuga ibyitwa Imana byose nkuko tubyishwa n'amadini tukabiye inyuma ngo ni Imana. Ni ikihe gipimo kitwereka yuko abantu ari antikristo cyangwa ari aba Kristo? Ni ukugendera mu byo Kristo yigishije. Ni Imana yatweretse iyo ariyo, kuko ibyitwa Imana ni byinshi. Gusa muri Isilamu ntabwo bafite Imana, ubuse ababuda ntibavuga Imana. Wabihakana se? Tubigenzuza iki se? Tubigenzuza Bibiliya, kuko Bibiliya itwereka Imana nyakuri yariyo, yuko Imana iri muri Kristo Yesu. Ubwo rero nkarangiza ngiye mvuga ngo umuntu aba adashaka kuba antikristo yirinde mahame yizera niba ajyanye n'ibyo Yesu Kristo yavuze. Yes, ikiruhuko ubwo turaza tuzakijyaho. Okay, ndibwira ko twasoza kuko ibi byo tubigiye muri twazarangiza. Hanyuma mu gusoza waduhera Eric mikrofone kugira ngo adusengere Imana, kandi niba n'utanga adresse ku buryo bakubaza ibindi bibazo ku ruhande nta kibazo. Ngira ngo ugiye kandagize ntanga adresse muhe hanyuma itajya dusengera. Murakoze abadukurikiye, turabakunda mu inshuti zacu. Ndibwira yuko tugejeje murahumva, namwe mujye mufata umwanya wo gusenga. Rero Imana ibagirire neza. Jewe amazina yanjye ni Pastor Peter Musisi, musanzwe mubizi ibyo. Abatabizi ari babibonye bwa mbere nuko ni byiza mumenye. Noneho na wanshaka kugira cyambaza kuri ikibazo kijyanye n'ibi byabaye cyangwa byo twize ubu cyangwa n'ibindi yazumva ahandi, ya telefona kuri 0788 50 60 76. Kandi iyo nomero yanjye niba ni nayo kuri WhatsApp. Aba diaspora byo ariko batari abanyarwanda, kuko abanyarwanda basanzwe bazi kode y'igihugu cy'u Rwanda. So abatari abanyarwanda no kwandika akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 250, noneho ugakomezanya na 7 88 50 60 76. Nkaba mbakangurira kandi nanone kwiyandikisha muri benshi kuri channel yitwa
Pastor Peter Musisi official kugira ngo ujye mukurikira inyigisho zijyanye no mahugurwa atwigisha kuba muri Kristo nyabyo nk'inzira atugeza mu ijuru, kandi rikatwereka n'aho amadini yagiye ayobera, icyo twita ubuyobe mpuzamadini. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ya murakoze, ariko ntaragira icyo mvuga. Hari amagambo muvuze nayo ntabwo nayarenze ingohe, ajyanye no kuba Yesu Kristo ari we Imana yaremesheje isi, akaba yadushyiraho urwibutso rwo kwibuka iby'urupfu rwe mu muhango w'ifunguro ryera. Icyo numvise ni uko musa nkaho waba warasimbuye isabato. Tuzabigarukaho mu cyigisho. Yes. Nanjye rero nitwa Byarimana Eric, mumaze kumenya. Telefone yanjye iba kuri WhatsApp, ikaba no kuri Telegram, ndetse wayanayimpamagaraho. Ni 0786 873 047. Kandi nanjye ngira YouTube channel yitwa Gena Yesu Ministry, nujyaho uzasanga iby'ijambo ry'Imana. Kandi umugambi nyamukuru dufite nuko abantu bamenya Yesu ku giti cyabo, kuko ibintu byarakomeye nkuko mubibona uko Pastor ati systeme wisanzemo yarakurwaje, ariko nanjye namubwira nkuko ambwiye nti nawe systeme wabayemo nawe nuko yakugenje. Igihari rero nshishikariza umuntu wese nuko yagira n'isano ye bwite na Yesu Kristo, bakamenyana. Mwuka w'Imana akaba ari we usobanura ijambo rye, kuko twabwiwe yuko azatuyobora mu kuri kose. Reka dusenge dusoza. Data wa twese uhoraho, umwami w'abami, turagushimiye cyane kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe, uhora uturindisha iteka ryose, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya tumaze tuganira ijambo ryawe. Ntabwo twebwe tubyumva, ntabwo tubyumvikanaho, ariko Mwuka Wera niwe mwigisha nyakuri wasezeranye ko azaza akatubwira iby'amateka yawe, akatubwira ibyo gukiranuka, akatuyobora mu kuri kw'ijambo ryawe uko ryakabaye. Turamusabye kugira ngo abe kuri twebwe hamwe n'abadukurikira, kandi ngo umwana wawe ushaka inzira umusohoreze isezerano wasezeranye yuko ino nzira izitwa inzira nyabagendwa. Abanduye imitima ntabwo bazayijyamo, ariko umugenzi naho yaba ari umuswa wazayinyuramo, kuko uzamuyobora mu kuri kose. Buntu bwawe bukomeze kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimire wowe nshuti mukundwa warubanye natwe uyu mwanya. Imana igumuca cyane. Hanyuma dushimiye Paseri Peter Musisi ndetse nawe Eric, Imana ibahumugisha cyane. Tubwira abadukurikiye ko ikiganiro akagaruka cy'isabato n'amategeko. Mugire ibihe byiza. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.